uragize urugendo rwawe rwose Yesu. Jambo ry'Imana rivuga ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Ariko ukunda Imana mu byitiki. Hari abantu ujya mbona mu rusengero ukabona ngo basenderejwe, abandi ukabona ngo banezerewe, abandi ukabona ngo bari kurira. Mujye mutandukanya fanatizme nk'abafana ba Rayon Sport. Kuba warafashijwe n'indirimbo ntago bikugira umuntu w'umukirisitu. Mwazumvise neza. Abantu rero bibesha abantu kuba umuntu azinduka mu rusengero, kuba umuntu atanga amaturo, kuba umuntu yitanga mu rusengero, ukibeshya ko wowe ubwawe ukijijwe neza. Ntago ariho tupimira agakiza imirimo kuri tere naho dutuye naho utuye turakumenya uburiwe. Ejo bundi nabwiye abantu mu rusengero tujya bagakira bose tugatanga itangazo ngo hari umuntu utakize. Hari igihe Imana iduha kado abarwayi bose nkabasengera bagakira. Izo mpano muri iki gihugu cy'u Rwanda nta muntu n'imwe ufite izo mpano. Ni imbaraga z'Imana ndayishimye. Ariko kugira ngo Imana imizo mpano mubanze mubyumve neza inzira binyuramo. Mubyumve neza inzira binyuramo. Ndabaha ubuhamya amashimwe y'abantu bashimye mu rusengero rwa ADPR. Ahantu twari twagiye kuwa kane twagiye gushima Imana, bateguye igiterane cyo gushima Imana kubwo abantu Imana yakirije indwara. Harimo n'umubyeyi wagenderaga kumbago yaramugaye arazijugunya amaze amezi 2 n'igice. Umubyeyi ameze neza akomeye kandi yarakize. Imana irabikora rero. Impamvu rero muhorana ibyo bintu, dore ibyo mwirwa mukora, dore ibyo mwirwa mubamo, dore inzira mwahisemo. Iyo nzira rero itumye mudakira indwara, itumye mutabyara, itumye mudashaka, itumye mupfusha buri gihe, itumye kenyuka, itumye kubera iyo nzira ukurikirane neza wumva amahano mukorera mu nsengero n'amahano mukorera mu ngo zanyu n'ibintu mutuyemo byatumye mufatwa amateka. Niyo mpamvu muza mu rusengero nasengera abarwayi bagakira ngo rizakorana n'iyihe myuka. Byarabananiye gukizwa, bibananira kumenya Imana, bituma imbaraga z'Imana zinkoreramo mutangira kuzishidikanyaho. Ariko Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Hari umuntu werutse nta nari umucyo n'umwijima bizabana, ntago bizakunda. Iyo umucyo uje umwijima urahunga, iyo umucyo uzimye umwijima uraza. Nuko bimeze. Ubu hano ndi gukorera ni mu nzu harafunze hose n'amadirishya arafunze hose kugira ngo amajwi adasohoka. Ni sound proof. Ni muri studio nkoreramo ibiganiro. Ariko kugira ngo mbe ndi gusa gutya nacanya amatara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hano hari nk'amatara 18 yo kugira ngo yirukane umwijima mwe mundeba neza cyane. Kandi amatara manini afite wate nyinshi. Irifite wate nkeya zifite 25. Ayandi ni wate 50, ni wate 40. Kugira ngo umwijima uhunge kamera imbone neza namwe mumbone neza. Yesu yo yinjiye mu mutima w'umuntu rero. Uko nashyize amatara 18 hano, aya matara akaba afite wate zigiye zitandukanye. Ifite wate nke ikaba ifite wate 28. Izindi nugwera kuri wate 40 kuri wate 50. Nashyize nk'amatara menshi kugira ngo umwijima uhunge rero. Yesu yo yinjiye mu mutima w'umunyabyaha agakuramo ibyaha kamuconga neza. Umwijima urahunga, umucyo ukaza. Iyo umwijima uhunze rero uhungana n'abakuroze, uhungana na kamibi yari kurimo, ihungana n'abadayimoni. Muzareba agatabo kitwa umutima w'umuntu, muzabona umucyo umanutse mu ishusho y'inuma. Mubona inyamaswa zose zisohotse ziva muri wa mutima. Inyamaswa zigereranywa n'abadayimoni ndetse n'ibyaha. Yesu mufite ni bwoko ki? Yesu musenga ni bwoko ki mu nsengero zanyu? Yesu musengo asengeye muri ADPR imyaka myinshi. Twibukiranya abantu twagiye dusengana mu bibare, twibukiranya abantu twagiye dusengana za rubonobono n'ahandi hose na za cyahafi. Mu bantu twagiye dusengana mu myaka nka 20 ishize 15 ishize. Mu nyandikire muri commentaire mumbwire ni ryara abantu bajyaga bafata perime bakazica kubera ko bazifite ari indyogo. Mu nsengero nta mwabibonye wanyu. Akagakiza mufite ni gakiza bwoko ki? Agakiza gatunga ibintu binyuranyije. Oya, Yesu yaravuze ngo ibya Kayizari ni ibya Kayizari, ni iby'Imana mu bihimana. Ni muramenya gutandukanya iby'Imana n'ibya Kayizari. Warangiza ngo urashima Imana yaguhaye imodoka mashimwe yanyu. Ngo ubwoko bunshimisha iminwa ariko imitima iri kure. Bibiliya we ndagukunda, uvuga imbwa mu bibwana byazo. Bibiliya we ndagukunda, umvugira imbwa n'ibibwana byazo. Ibyo abantu rwa bibeshye ijuru bakureho. Ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabikamba kure. Amashimwe muhorana mu rusengero ni bwoko ki? Ayizamura. Ibyo ntago bizatuma mujya mu ijuru kubera ko mwanyireje imisoro. Yitange wunguke dukeye ukiranuke cyangwa usaba Imana ubundi buzima bundi. Murabyumva? Jewe nagiye ejo bundi nagiye muri Rwanda Revenue. Ndayibwira ni Rwanda Revenue ni mumfashe mu imisoro nshobora gusora. Mwinshyira muri BM ko ngewe ntayishoboye. Sindi umucuruzi wa buri munsi. Barangira ati uzatunge BM. Ndababaza nti none ko nshaka kujya mu ijuru
kugira ngo mpagarike business mfite sinshaka kurya umusoro wanyu sinshaka kunyereza ndakora iki tanga imisoro yose irimo ubundi kwishyura imisoro yose irimo nishyure imisoro y'abandi ntange registre mbe nyitanze mbanze nsenga Imana ntekereze ngo Mana ndakora iki kitaneranya na leta abanyamahanga bamumazemo imbaraga ze kandi ntabizi ndetse yameze nk'imvi z'urutarutaru ntiyabimenya bavandimwe barokorere mwamaze gufatwa amateka iyi ADPR mubona iyi ADPR Pentecote suku yabayeho suku byagendaga iyi ADPR yaje kwinjirirwa gute kugerwa abantu batinyuka gukorera ibyaha ku ruhimbi kugerwa abantu batinyuka gukorera ibyaha mu rusengero barangiza bakirwa bango bazajya mu ijuru kureba bariyo nta ADPR inza ruko yari imeze murasubira ku isoko ni mudasubirayo kababayeho ai nta soni tandukana n'inzira mbi zose utekereza unyuramo tandukana n'ibintu byose bidafite umumaro iga Yesu wanyawe soma Bibiliya soma Bibiliya igushyire ku murongo soma Bibiliya igushyire ku rufatiro naho iby'abanyamadini bagusomera bahagaze imbere yawe nabo ntacyo bibamariye fata Bibiliya uyisome wumve neza ikikubwira ureke ibintu byo kwirujandagira mu bintu bidafite umumaro abantu baje gutobanga batobatoba ijambo ry'Imana oya hari abantu Imana yasigaje bagomba guhagararira ukuri kw'iri jambo ry'Imana bashaka bakaripfira n'ubundi bari gupfa mu buhinde bari gupfa ejo bundi umuntu yanyohereje video abantu ngewe narasaze ku buryo umuntu haguruka akambwira ngo mukozi w'Imana gabanya ibintu wigisha ibyo uvuga bazakwica ndi umusazi ku buryo ntazi kureba ubuzima bwanjye ni mu bureke buri mu biganza by'Imana nago bazanyica kandi nibanyica nzataha ijuru intumwa zarishwe nazo zijuru ubutumwa bwiza teguye narayamanitse imbere y'Imana n'imbere yanyu namubishaka agatuza ngaka muzakarase mukubite ariko ubutumwa bwiza butambuke nta kintu kizanyitambika imbere kimagarika kuvuga ubutumwa bwiza mu minsi mikeya ndaje mba ubuhamya bwanjye ubundi ntago munzi nsenga Imana Elize ntago munzi ndashaka kubategurira ubuhamya bw'amavu n'amavuko ya nsenga Imana Elize n'amavuko ye na mama wanjye agiye kuza kuri izi mikoro hano mama wanjye agiye kuza najyaga mbabwira mutaramenya iriva n'irirenga imigambi mumfiteho ni iyi kubw'umurimo w'Imana umugambi mumfite wowe ufite misiyo yakuzanye twaraguteze turakubura mwaraneze twaguteze agaco kabicanyi turakubura mwaraneze yego baguteza abicanyi bakwice turakubura maze misiyo niye ariko turagufite turaguhiga amanywa nijoro turaguhiga misiyo murayizi erega uri gutwitwarira abantu uri kudutwarira abantu uyu twagerageje kumuhuza na Zerafati Zerafati hari Imana yego maze twagerageje yabibonye kuri televiziyo tupanga tumushyiramo yuko kuwa gatatu anandika nimero ze muri telefone tupanga yuko azajya kumureba akamusengera akamushyiramo iyindi myuka Zerafati afite iyo myuka afite myuka Zerafati karangije akagakobwa n'akanyabwenge gisha ndakaye erega n'abantu nabonye birwa baza kumugura ngo cyukabanye umujinya n'uburakari ntago Mose yahamagawe nka Yosuwa sha mwitonde cyane ntago Mose yakoze nkuko Yosuwa yakoze mujye musoma Bibiliya Nehemiya no umukozi w'Imana uzabaza ibyo yakoreye abitwaga ngo bayoboye iyobokamana ibya Nehemiya umve kuntu yakubise abagabo ibipfunsa abandi akabapfura ubwanwa arangije arabafata bajyana ku ikosi y'igisirikare abadiha bakubita mwe muramugura ngo nigisha mfite uburakari keretse uwami inkoni nkabadiha ahubwo keretse uwami inkoni ngakubita ibi pasteri byangishije abantu Imana ngakora nkuko Nehemiya yakoze uyu murimo w'Imana mwiko mujandagiramo uyu Yesu turamuzi uyu Yesu dukorana nawe uyu Yesu turagendana we nta soni abantu munyura kwica no muje guhugura mwitonde cyane murahugura ndebwibwi umwuka w'Imana aracyari muri nsenga Imana Elize iyi Imana yampaye Imana ndacyayumvira niyo mpamvu nsengera abarwayi 100 bagakira nta numwe natsi igiceri iki ariko mwe mwararikoroje no ufite ibyo bikwangari nta soni murahugura ndemwibwi ubu bwako bunshimisha iminu ariko imitima yabwo ikamba ikamba kuri uva mu byaha wumva bamaze kubinesha kandi njya mbabwira ngo ikimenyetso cy'uko wakijijwe neza na amahoro Yesu aguha ugasigara wumva ibyaha bikunukira ugasigara wumva ibyaha bitakikuryoheye ugasigara wumva ibirenge byawe bitakirukanyira mu byaha ugasigara ubona amaso yawe ntajarajaza mu mabere n'imitima ndetse n'ibibero by'abagore ugasanga warahamye wakomeye ku Mana aho nibwo umenya ko wakijijwe iyo umaze gukizwa rero tuziga amayesikariye abiri yandasigaye umuntu atera kugira ngo agera nakorana n'Imana icabwiye Imana ikabati mwana wanjye kubwicyo ndagikose sinasengeye umusaza Imana ikamusiramo impano
naramusengeye Imana imusigamo impano muzabibona muri ADPR kagese muzabibona nzabishiraho mu birebe namurambitseho ikiganza ndebye kuntu yakiriye ubutumwa bwiza ndebye kuntu turi mu materaniro yishimye kurusha abandi ningwino ngusengere ngusabira Imana iguha impano Imana iraziba ejo sinasengeye abantu bakuzura umwuka wera se hari eskariye ugeramo eshatu wamara kugera kuri eskariye eshatu ugasigara ukorana n'Imana ibyo utegetse bikaba ibyo usabye bigakunda ibyo wanze bikangika ubuhamya bw'abantu Imana yagiriye neza yakijije erega nimubona tubasengera bakira naga ari ukwiyandishaho ibi Yesu yarabivuze itorero ntirirava mu isi impano zose Imana yatanze Imana iracyazifitiye umuntu wese ushaka kuyegerana umutima ukunze akavangura ibyo atunze by'abadayimoni n'iby'Imana mwige gutandukanya iby'abadayimoni mu byegezeyo mufate iby'Imana mu bishyira imbere nimushyira iby'Imana imbere rero Imana izaza yirukana indwara zibarimo Imana izaza yirukana indwara zibagendagendamo niko mwabarokore mwe mwagiye mu ntege nkeya abadayimoni babaturamo batengo muri abarokore nago umuntu ukirijwe abadayimoni bamuturamo na iyi ndahiro nayirahira kugeza igihe urandasira mpaka mpfuye sinava kwizima nta muntu ukijijwe uturwamo n'abadayimoni we urusengero rwa ADPR hano narindi umwana umusazi yinjiye mu rusengero akubita abantu n'abadiyakona arakubita ninjiye mu rusengero nsanga umusazi yarihanishije mu rusengero niko umusazi yinjira mu rusengero agakubita abantu bari gusenga Imana mwebwe ndangije ndagenda murambikaho ikiganza mu izina rya Yesu ako kanya yahise ya mahane no gukubita ingumi n'ibiki byose byahise bituza mu nyandikira abantu twari turi kumwe yigeza nkozaho n'umutwe y'intoki yahise atuza iyo Mana musenga dayimoni kabinjira nikabadiha n'Imana nyabaki iyi Imana mufite mu nsengero n'Imana nyabaki dayimoni kakujwibure yarabarwanyira cyakoze navuyeyo ibyo Imana yankoresheje ndambitseho ikiganza dayimoni umusaza gahita bahise babyizeramo banze no mpamvu Imana yabaje kubaha imbaraga siga mbabwiye ngo nimutinyuke mwegere Yesu mukizwe neza Imana imbaraga irazitanga amagara utaruwa urarwanya dayimoni utaragira imbaraga zimurwanya wowe twajya hano akamamagara ngo nsanze umugore wanjye yarembye ngiye kwa muganga hanyuma uriba Imana yaraguhaye impano zo gusengera abarwayi urarwaza ukajya gukiza abandi we ntukiza abawe cyewe Imana yanjye nkorera mbana nayo niba nsengera abantu bagakira indwara nanjye ngomba gusengera umuryango wanjye ugakira indwara ubwo se nabankorera Imana nyabaki hari nabandi bajya bambwira ngo reka nk'umukozi w'Imana ngo urumva ngo nge nsengera abandi bagakira ngo ariko nyine ngo nta muganga wivura nta soni Imana iguha impano zo kujya gukiza abandi wikakwima izo gusengera abantu bo mu rugo rwawe izo mpano mufite ni bwoko ki umuntu akangira inama ngo ariko we ngwerize ngibyo bintu uhoramo ngo perime ngo yikige ngo ntuzayibona ngo iragoranye ngo nyura muri izi nzira abo n'abarokore babimbwira n'abanyamadini babimbwira baraho bazajya mu ijuru nimutegereze muzarimbuka uzi abantu bari gupfa amadini ari gushingura agenda apfusha abantu bakirwa bakora imihango ngo bajyanye umuntu mu rusengero no muri kiliziya ngo bagiye kumusezeraho ngo yari umukozi w'Imana kandi kuzima bavuga ati kaze neza bagahita bohereza umwuka wari umurimo akaza mu itorero cyangwa mu idini akaza kudurumbanya no guteza ibibazo niyo mpamvu ubona mu madini bafashwe mateka iyo ngeze hano mu rusengero ariho hose ngeze baratungurwa kubera iki biga ibyo batigeze biga bakumva ibyo batigeze bamenya kandi biri muri iki gitabo bafite bagendana Imana itugirire neza Imana iturengere kandi abarokore umva ikindi rero kwereka ibyaha abantu babamo barangiza bakirwa badushinja ejo bundi hari umuntu watangiye ngo erize ngo wowe ngo kubera ko ngo ubundi ngo igaburo ngo heruka kurya igaburo ryari ngo ubwo wowe ngo uri umupagani kasha ngo kubera ko naheruka kurya igaburo suko muramenye iryo ryo muri kiliziya babyita guhazwa mu madini ya Gikristo ngo ni igaburo ngo harya ngo heruka kwigaburo ryari ngo ubwo udaheruka kwigaburo rero ngo uri umupagani umva abafarisayo ibyo bicayemo n'ibyo batuyemo umva ahantu badukarasa birirwa badushyira kandi barangiza bakazana abarwayi babo tukabasengera bagakira nimwumve ibyo abantu birirwamo tuboko bunshimisha iminwa ngo ariko imitima yabo ikamba kure amasengesho mwirirwamo n'inyigisho mwirirwamo byose n'urusaku ntacyo bimariye Imana nabo bifasha nabo bihindura niyo mu mpamvu mufite abarwayi benshi murapfusha umunsi kundi mu nsengero imyuka y'urupfu yinjiye mu madini yose abantu barakenyuka bishwe n'imyuka mibi y'abarozi yinjiye mu rusengero kubera ko abantu bamaze gutakaza umuhamagaro w'Imana n'agakiza k'Imana mwarangiza mukirwa muvuga muravuga ibiki mureke tubabwire ukuri kw'ijambo ry'Imana twararihawe
kandi Yesu yaduhaye impano mureke tubabwire inzira munyuramo kugira ngo mukire mureke tubabwire muyamanike nimutayamanika mukomeze muzengerezwe n'abadayimoni nuko babazengereze babagira uko babashaka birimo byose biringo sinye y'abadayimoni hari sumakwe kurura abadayimoni we hari ikintu gikurura abadayimoni ese ni iki cyakurura abadayimoni kugira ngo binjire mu rusengero ni iki cyakurura abadayimoni kugira ngo binjire ku ruhimbi ni iki cyakurura abadayimoni kugira ngo binjire mu mitima y'abapasiteri n'ababishop n'abaprofete n'abaki bose ni iki cyabikuruye urwishigishiye ararusoma uyu munsi ndababwira inkuru y'uba bature cyangwa mwange mupfe nabi kigahamagara abazimu kigahamagara abarangi kigahamagara abacwezi kigahamagara dayimoni mu nsengero kigahamagara dayimoni ku ruhimbi kigahamagara dayimoni mu baririmbyi kigahamagara dayimoni mu badiyakoni icyo kintu ni igiki nicyo nje kubabwira rero sasa cyatumye mufatwa amateka mwazofise ica abantu bawe ukababuza kubyara ukababuza gushaka banyirasenge w'abantu nimuntera amabuye ngewe ndasenga nkirukana abadayimoni mu bantu ikindi Imana imbaraga zo gushika abadayimoni nkamenya baroza abantu nicyo babarogesheje naho babarogeye Imana yamaye izo mbaraga zo gushika abarozi zo gushika abapfumu zo gushika imbaraga mbi zose zikuzimu Imana yamaye ubwo butware yamaye izo mbaraga ibyo rero niho mbikura nkamenya ibisabo uko babikoresha inkongoro uko bazikoresha ibyansu uko bazikoresha imisambo uko bayikoresha ari ibintu byashyizwe ku ruhimbi rw'abarangi byashyizwe ku ruhimbi rw'abacwezi byashyizwe ku ruhimbi nyabingi byashyizwe ku ruhimbi rw'abadayimoni abantu rero bagahora bafite imbaraga mbi zibazengereje mu ngo zabo kubera ibyo bintu bafite mu nzu zabo noneho rero hari ukubigira nibagire n'agakiza k'Imana nibagire n'imbaraga zibafasha kwirukana iyo myuka mibi mwazumvise nibagire imbaraga zibafasha kwirukana imyuka mibi noneho rero tugiye muri aya magambo tuyasobanure neza mu byumve neza isi ifite ibibazo biremereye ndetse byahuriye abantu bayituyemo bose baribaza naho bizagarukira bikabayobera munyemerere nongere mbasuhuze inshuti bakunzi bakundwa bavandimwe muri Kristo Yesu mudukurikirana muri hirya no hino mu bihugu byose bigiye bitandukanye amahoro y'Imana nabe mu mitima yanyu nejejwe n'Imana kongera kubana namwe kuri uyu muyoboro wacu wa Isaro TV mwe mumaze iminsi mutambona benshi murankumbura mukanyandikira ko twakubuze mu biganiro tugezaho bite bimeze bite ariko ndashima Imana n'ubundi gahunda zose tuba turimo n'iz'umurimo w'Imana nta nimwe iturogoya ngo itume twibagirwa ko turi umurimo w'Imana hano murambura nibyo ariko hari abandi bari kumbona hirya no hino mu nsengero ndetse n'abandi barwaye tuba turimo turugufasha mu buryo gusenga Imana ariko kandi nanone nari mugiye no mu tundi tuntu two gushaka uburyo uyu muhamagaro w'Imana ndimo na ukora nta nkomyi ndi gushaka uburyo umuntu yategura akantu ko gukora katabangamira ivuga butumwa ariko n'umuntu agakora ubwo rero ibyo nabyo byantwaye umwanya utari muto byantwaye iminsi irenga 10 n'ingahe nzayibamenyesha mu minsi iraza ndi mu gutegura uburyo gukora studio ikora indirimbo kugira ngo turebe ko byibura mushahara mfite wajya wunganirwa n'ibyo bintu kugira ngo ntazaba nk'ababandi hano hanze birirwa barya abantu amafaranga yabo bababeshya baka ibitambo n'ibindi bidafite umumaro aho kugira ngo bafashe abantu b'Imana babasengera ahubwo ugasanga barashaka kubaka amafaranga yabo ibyo rero umwuka w'Imana nabwiye ko rwose ibintu ntazabikora kandi nzarinda mva muri uyu mubiri ntawe nezikorutse ngo kugira ngo usengeremo amafaranga niyo mpamvu rero ngomba gushaka uburyo nkora kugira ngo bikomeze kurushaho kugenda neza cyane rero Imana y'amahoro ikomeze kubagirira neza dushimye Imana kubyima iminsi iri gukora hirya no hino mu nsengero tujya kuvuga ubutumwa bwiza n'abazwayi dusengera Imana ikababohora tunejejwe no kubishimira Imana rero reka tubanze dusenga Imana dushima Imana yandinze nawe ikakurinda kabone niyo waburwaye ariko yarakurinze ntiwapfuye uracyariho byose rero ni byiza ntabwo twirengagije ko abavandimwe bari guhumekera mu myuka yaremwe n'abantu cyangwa yakozwe n'abantu guhumeka umwuka usanzwe biri kumugora twebwe rero bose tubibutse turavuze ati Imana nabo bagirire neza ariko twibutse ko tutarimo ntago ari uko dukiranuka cyane cyangwa dukora ibyiza kurenza bose ahubwo Imana yabanye natwe n'ugiye dukomeze dutekereze kuri iyi neza n'ubuntu Imana yatugiriye reka rero dusenga Imana nze mbabwira insanganyamatsiko nziza tugiye kuganira kandi mu ncamake ngira umwana yikurikiranye mwayumvishe kandi birushaho kugenda neza cyane uzokurikira iki kiganiro kigere ku musozo kiragufasha kandi urahembuka uramenya byinshi biguhiga n'ibikurwa n'ibyo ubamo n'ibyo utuyemo n'impamvu ibintu bibizingikiranyaho ntibibave ugahorana ibyago n'ibibazo ugahorana indwara ugahorana ibintu byinshi rumwe na rimwe ntubyara ubundi ntushaka byose rero turaza tubiganireho tubereke inzitizi n'inkomyi yatumye mukomeza kuba mu rubuyero n'uruzerero rw'abadayimoni nyamara kandi hari imbaraga zikura iyo myuka mibi Imana y'amahoro bamugisha kandi ibagire neza dufatikanye dusenge wowe uraho ushobora guca bugufi humiriza dusenge guhumiriza nabwiye ko ari uburyo kugira ngo
hatagira ibiturangaza, uhejesha amaso umutima werekeze ku Mana. Mana data twese uri mu ijuru, ndagushimye ndaguhimbaje kugira neza kwawe, ndagushimye imbabazi zawe zihora iteka ryose. Mana twongere kugirira umugisha wo kongera kugaruka hano ku Isaro TV, tugiye kuganira na bene data bari no hino mu bihugu bigiye bitandukanye, ubamere umugisha abitanga kumva ubutumwa kandi abamaze kubwumva kugenda ubakorera mukagenda ukibiyere ku munsi ku wundi. Ndabigushimiye rero, nyemerera rero nanjye ubwo ndanje ahangaha umfashe ungirire neza. Nsenga Imana Elize, ntago nagira ibyo nabwira abantu byabubaka, ariko bivuye muri wowe mu izina rya Yesu Kristo abantu bakubakika kandi bakomerera mu gakiza k'Imana. Ndagushimye Yesu, nyemerera rero mpagarika imyuka mibi y'abarozi, imyuka mibi y'abapfumu, imyuka mibi y'abarangi, imyuka mibi y'abacwezi, imyuka mibi ya nyabingi, imyuka mibi yo mu miryango no mu bisekuruza, imyuka mibi yo mu kirere no mu nyanja, imyuka mibi irwanya ubutumwa bwiza, imyuka mibi irwanya umuhamagara, imyuka mibi irwanya ibihe byiza, ndayitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga z'Imana zigota ahantu, umuriro w'Imana ugota ahantu, twika imbaraga mbi zose zashaka guhangara no kuvogera uyu mwanya mwiza w'umudendezi Imana iduhaye kugira ngo tuganiremo kandi tubohokeremo. Urakoze kuba natwe, urakoze kutugira neza, umugisha umuntu wese ugiye gukurikirana agira icyo akuramo, icyo atoramo kimufasha kandi kimwubaka. Mwami Yesu Kristo nshoboza ko ibyo ngiye kuvuga ni ibintu bigoranye kandi abantu benshi ntibazirivanira irenga. Urakoze kuba nanjye kandi urakoze kungira neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen amen amen. Imana iduhana umugisha mwebwe mwese nshuti mukunzi. Ndashima Imana kubw'imirimo n'ibitangaza nyine nko ndi kubivuga imaze iminsi ikora. Ejo twari mu itorero rimwe rya ADPR mu bice bya Masaka kandi Imana yabanye natwe. Twari turiyo ku munsi wa kane, Imana yabanye natwe tugirira neza. Twari twagiye mu materaniro yo gushima Imana, ubwo naherukagayo Imana yarakije abarwayi benshi. Noneho rero bapanga igiterane cyo gushima Imana, nicyo twari twagiyemo bashima Imana. Imana yabakije kandi kababohora, kandi n'uwo munsi arabo yakijije, ndetse gikomeye Imana yatanze umwuka wera n'impano zayo mu bantu. Tubishimiye Imana rero, Imana yacu nibihererwe icyubahiro. Ikindi rero kugira ngo wenda ndibuze kubabwira ku bantu mutuye mu mujyi wa Kigali cyangwa abatuye hanze y'igihugu mushaka kuza gusengerwa, abantu bafite indwara zabagize zababayeho akaramata zanze kubavaho kandi ziterwa n'imyuka mibi, ndibuze kubabwira ndetse n'imiryango yabo. Ubwo rero nawe wazategwa ukaza tukagusengera. Hari abajya baza hano kandi bagataha bakize baza mu masengesho. Ubwo dufite ahantu duteranira, aho duteranira n'abarwayi bahaza gusa, n'abantu barwaye cyangwa abantu bashaka gukizwa, abo nibo duterana nabo. Iteraniro ryacu ntabwo riba risanzwe, riba buri wa kabiri. Ndaza kubasobanurira rero aho muzaza dusengane ejo bundi, ntuzakererwe, uzaze dusenga Imana, twegere Imana. Ibyo ndabibabwira ngeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ahubwo none cyo nje kugira ngo tuganire, amaze iminsi nsengera abantu, merutse gusengera hari umubyeyi nasengeye wabyaye abana 22, hariho 3 abandi bose barapfuye. Merutse hari mushiki wacu umwe uri mu majyepfo amaze gukuramo inda 24, nta mwana n'umwe afite. Ejo bundi hari umuntu waje kundeba mu rugo, araza turasengana, dusengana Imana. Ntarabyaragize imyaka 48, ndimo ndi kumusengera rero. Yararwaye ibintu by'ibinya hano mu maboko, mu bitugu, mu maguru, amaguru yakonja cyane, yararwaye mu buryo bukomeye cyane. Araza ndamusengera ari kumwe n'abandi baturutse Rwamagana. Muri uko kumusengera rero ndamusengera abadayimoni bamuvugiramo, bamaze kumuvugiramo baravuga ngo uyu nguyu bamuduhaye ari umwana muto afite amezi 8. Ati niko bamuduhaye, ati kugira ngo ajye ategurira abakurambere, ajye ategura, ati yatanzweho nyabingi kandi yatanzweho na sekuru, ati sekuru yamwise nyiragasogereza. Abadayimoni rero bavuga ko bakuriye muri yo babyariramo baruzukuruza, bamwe ngo bari mu bibero, abandi bari mu maguru, abandi bari hagati y'amaguru, ubwo byo nshatse kuvuga murabyumva, abandi bari mu mugongo, abandi bari hehe. Ndasenga rero uwo mubyeyi yajyaga arota ngo ahora ari iwaba ari gukubura, ngo ahora ari iwaba ari gutegura, kumbi nibyo bamutanzeho nyine. Turasenga Imana iramubohora avana akiza indwara. None ndamubaza nese usengera ati nsengera muri ADPR hano mu mujyi wa Kigali. Reba imyaka 47 umuntu arwaye indwara z'abadayimoni bamutuyemo bamucumbitsiyemo kugeza igihe bamubyariyemo baruzukuruza kandi gwasengera muri ADPR. Arundi muntu naronetse kuvirwa amaganaza hano n'umugabo we baraza turasenga. None muri uko gusenga dayimoni irangije imyuka y'abarangira avuga ati wa mugabo we uyu muntu ageze hano ate, ati twebwe twari twaravuze ko nta wadukuramo nta tutagenda, ati yarasengewe Rwamagana yose ntawe utarigeze umusengera, atari ko no imbaraga zikurimo, turagiye rwose turagiye. Ni benshi tugenda dusengera. Hari umugabo nasengeye ku rusengero, abadayimoni baramukuye mu nzu ye nziza ya kadastre, yani kadastre muyita ngo ningwe inzu nziza
bayimukuramo neza neza we n'umugore we ndetse bafite gahunda yo kugira ngo bice umwana wabo batwite neza bahunga inzu yabo baragenda kubera ibintu byabanigiragamo byabateraga uburwayi. Noneho ndabasengera maze gusenga ibidayimoni yari afite abapfumu babiri bamuroze ndetse n'abandi bagera muri 5 bamuroze ariko atari abapfumu bagiye mu bapfumu nabo. Ndamusengera dayimoni biragenda bo twagiye dusengana mujye mutwandikira muri commentaire ibyo bintu murabizi neza bari bahari. Noneho rero ejo bundi ndagenda njya kusengera iyo nzu kugira ngo bayigemo, ndagenda ndayisengera none mbasubiza mu nzu yabo kugira ngo bayigemo, inzu barayibakuyemo. Niki kintu gitumye ntangiye mvuga ibi bintu, ari benshi dusengera bagakira indwara zigiye zitandukanye. None niki gituma mu madini izina rya Yesu ko ari izina rikomeye kandi rihambaye ryitwika abazimu n'abadayimoni? Yesu yaravuze ngo ajya kujya mu ijuru, yaravuze ngo muzakora ibitangaza ngo biruta n'ibyo nakoze. Yesu yasize imbaraga cyangwa se yatanze imbaraga mu isi ziruta izo yari afite ari mu isi atarava mu isi, kuko ryari isezerano ko yarazi n'isi dutuyemo. None ni kuki Imana yatanze imbaraga zayo, impano zayo kugira ngo abantu bazikoreshe, ndetse yaravuze ngo muzakandagira inzoka na scorpio, byumvikana ngo nta myuka mibi yagakwiye kuduhangara. None ni iki cyatumye mu madini amadayimoni yinjiramo, amadayimoni abamo? Umuntu akamara imyaka 47 asengera wenda iyo 40 afite 48, wenda ashobora kuba yageze mu itorero n'ubusha yagezemo igihe amazemo nk'imyaka hafi 30. Umuntu akabana mu itorero akamara imyaka 30 afite abadayimoni bamutuyemo bamubwaguriyemo, agatwita inda yajya kugira amezi 3 indi kabivuyemo nta n'ikibazo agize akabona ivuyemo ataragiye no kwa muganga. Dayimoni zivuga ko zazishinzwe kurya abo bana no kunywa amaraso ye, aricyo kintu cyari kibatunze, aribwo buzima bwari bubatunze. Ngo bari bavuze ko atazigera byara, agomba gutegurira abakurambere, ngo agategurira imyuka ya nyabingi, aribyo bamutanzeho. Umuntu akaba mu rusengero ibintu bikagenda gutyo na gutyo abantu bakarwara indwara z'amayobera. Aho twirwa dusengera iteraniro riba ryuzuye abantu baturutse hirya no hino, kandi bose nta n'umwe utaje urwaye aba yazanye urwaye utabasha kwigenza, ariko ni iteraniro rizamo abantu barwaye. Ni amahirwe twahaye abantu kugira ngo dufashe abantu barampamagaraga kuri telefone, n'ubu baracyamamagara, ariko byibura nk'abatuye hafi biraborohera kuruha kugira ngo bajye bahora bampamagara, bajye baza dusengane tunigana ijambo ry'Imana. Ni byiza twigana ijambo ry'Imana, kandi abantu bakiriye tumaze kwigana ijambo ry'Imana. Ukibaza aya madini yuzuye muri iki gihugu amaziki, aya madini arakora iki? Aya madini harimo abantu barwaye indwara z'abadayimoni n'abitwa ngo barakora ibitangaza, no ugasanga barakoresha za mbaraga z'abadayimoni, ugasanga imbaraga z'abadayimoni ziri kuri top, zaje ku mwanya wa mbere. Birapfira he bigenda biti? Turaza kwibasobanurira. Ikindi ndaza kubasobanurira ku kintu cyitwa igisabo. Abanyarwanda kuvuga ngo hajisha igisabo ngo ntaho hatera ibuye. Turavuga ku inkongoro bashyira nk'amata, turavuga ku musambi, turavuga no ku kibindi, n'ibintu bangombwa tuvuge ku duseke. Ibi bintu byose biri mu bintu byishemo nyabingi z'Abanyarwanda, zimwe z'abakurambere, bya bidayimoni by'abakurambere baciririyemo, biteye ubwoba. Uravuga ati wa mugabo ibintu utangiye kuvuga ni ibiki? Ukurikirane neza, biteye ubwoba, kandi nudukurikirana biragufasha, birakubohora, biratuma usobanukirwa neza, umenye ibiguhiga n'ibikurwanya ibyo ari byo. Mperutse gusengera ahantu twagiye gusenya, hari umubyeyi waduhamagaye, yari afite ibintu by'ibidayimoni bibica, ariko ibidayimoni barabiciririye, biba mu gisabo, biba no mu nkangara, biba no mu ngoma, biba no mu gatebe ka Kinyarwanda. Ibyo twarabitwitse, yaraduhamagaye abantu bajyaga kubitwika ngo ntibikunde, twe rero twarabitwitse. Nagiye yongera n'abandi bantu twari turi kumwe turabitwika. Nibinkundira icyo kiganiro ndaza kukibereka kuri channel yacu ya Isaro TV kugira ngo mubashe kukireba. Twaragiye turabitwika rwose, ari uduhamagaye, kandi tugiye kubitwika tumaze kubyegeranya haje ikintu cyitwa umuriri mwinshi cyane, uratitira inzira titira, inzugi zirifungura, ariko turabatwika muri ibeshya, turabitwika. Ejo bundi nasengeye umudamu nawe umaze imyaka ashatse atarabyara. Tugiye twumva nyirasenge ngo yamutanzeho, ngo yamuhaye ngo nyabingi, amushyira nk'abadayimoni b'ubwoko bwose, ngo ntashobora kubyara, ntashobora kwishima mu rugo, ntashobora kwishimira umugabo. Tugiye ndasenga, uwo mudayimoni yaratuzengereje. Hano habaye intambara ikomeye cyane, birarwana, birangije umuntu akajya agenda nk'inzoka, yigorora nk'inzoka. Kumbi bamushyize nk'imyuka mibi y'abarangi myinshi cyane, afite imyuka ya nyabingi. Turasenga, abadayimoni bayigenda bamaze kugenda bavuga ati twari twaramushyizemo inzoka yo kurya amagi cyangwa se yo kurya imbuto ku Barundi kugira ngo babyumve, ngo ntashobora kubyara na rimwe, ntashobora no kubaka urugo ngo rugende neza. None baravuga ati rero twe turagiye, ariko dusigariye
mu gisabo yatahanye twaragitongereye tugishyiramo abadayimoni bashinzwe kurinda urwo rugo, ati dushyiramo inzoka yacu itanga amakuru n'amabanga y'ibibera mu rugo rwabo, ku buryo ikintu cyose cyakorewe n'icyavugiwe cyose icyo kintu kitubwira. Ati hari inzoka rero igenda ikajya iruhande rwabo ikaduha ibiganiro byabo byose, bafite ubuhanga n'ikoranabuhanga, turasenga biragenda. Ibyo byose rero ni ibintu abantu bakunda bafite bakoresha batazi impamvu yabyo. Icyo kiganiro muze kukireba, niba ushaka gupinga urebe urugo rw'umuntu twagiye gutwikamo ibyo bintu byari nk'abadayimoni, kandi nyuma y'uko tubitwitse ivugabutumwa tukadukora ivugabutumwa live cyangwa direct, yaravuga ngo abandi namwe mufate imyanzuro, nguyu umuntu waduhuruje ngo dutwike, bari kumamagariramo. Abandi namwe mufate umwanzuro, nguyu umuntu waduhuruje ngo dutwike indaro z'abadayimoni, iyumvire nawe. Abandi namwe mufate umwanzuro, nguyu umuntu waduhuruje ngo dutwike indaro z'abadayimoni, iyumvire nawe. Wumve urebe n'ibintu twatwitse kuntu bingana: ingoma, igisabo, inkongoro, intebe bicaraho, n'iki kindi mu birebe ntago meruka kukiribashiza igihe kinini. Ushobora kuvuga ati wa mugabo uri igikenye, ntabwo ndi igikenye, ahubwo hari ibintu abantu bagiye bakuriramo, ibintu byaramurikirijwe ibigirwamana byo mu Rwanda, abantu bakabiziririza cyane ikintu cyitwa igisabo, ngo kimennye ngo bigenda gutya na gutya, ibyo bintu byose mutazi ibyo ari byo. Hano mu mujyi wa Kigali hari umugabo quartier Mateusi, ariko Mateusi ni quartier commercial hano mu mujyi wa Kigali. Hari umugabo w'umusilamu ucuruza imitako, ucuruza ibintu bya gakondo by'ibisabo n'ibiki byose. Nigeze nsengera umuntu, dayimoni iramuvugiramo ngo dukoresha imyuka mibi ngo y'ahantu hitwa Irusizi mu birwa, ngo mu mazi hagati. Uwo muntu umva ugura igisabo akagushiriramo imbaraga mbi, ugura ibya bintu bya gakondo kubera ko nibyo yatojwe, nibyo yarazwe, nibyo yahawe gukoreramo. Iyo ni imyuka mibi, ibyo ni ibintu dufite amakuru akomeye. Nyuma rero ibyo ngibyo mbabwiye, muze kumva icyo kiganiro ariko mucyumve nyuma, tugiye kwikomereza iki ngiki. Imana y'amahoro rero iduhana umugisha kandi bagire neza nshuti mukunzi muvandimwe mwene data udukurikiraniye hirya no hino. Ndashaka kukumenyesha ko nta kindi kintu cyatumye Satani n'abadayimoni bigabiza itorero cyangwa amadini bayinjiramo, binjira mu banyamadini, ndetse umuntu akarwara indwara z'amayobera ntizikire, umuntu agahora akuramo inda ntizivuke. Ibyo byose rero nta kindi kibitera, ni intege nke z'abantu bari mu madini kandi birirwa babeshya ko bakijijwe, bazi Imana, bamenye Imana, kandi Imana ntayo bazi. Turasoma amagambo y'Imana, turagenda twumva icyo Imana igenda ivuga mu magambo yayo, byose tugenda tubisobanura tubisanisha n'ibi bintu nabazaniye muri iki kiganiro cyacu. Imana y'amahoro rero ibaho umugisha kandi bagire neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Reka munyemerere tujye mu magambo y'Imana, murajya munyihanganira. Tujye mu magambo y'Imana twumve icyo amagambo y'Imana atubwira, icyo amagambo y'Imana atubwira mu izina rya Yesu Kristo. Twumve icyo amagambo y'Imana atubwira. Reka dusoma amagambo y'Imana dusanga muri Matayo ibice 15 ku murongo waho wa 6. Matayo ibice 15 ku murongo wa 6 turavuga ngo nuko ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa ngo mukomeze imihango yanyu. Mwandyarya mwe, Yesaya yahanuye ibyanyu neza ati, ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabwo ikamba kure. Ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabwo ikamba kure. Bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Imana itugirire neza. Aya ni amagambo Yesu yabwiye abafarisayo. Abafarisayo ugiye mu nkuru zo haruguru ugenda wumva ibiganiro cyangwa se amagambo Yesu yavuze ku bijyanye n'abafarisayo bitewe n'ibyo nawe bamubwiraga. Abafarisayo ni abantu
basa nkaho babanjirije idini rya mbere nyuma y'uko Mose ayoboye ubwoko bw'Imana haje kuba idini ry'abafarisayo. Iryo dini ry'abafarisayo ryarayoboye kugeza igihe rishyiraho imihango n'ibintu bigiye bitandukanye. Ku basoma Bibiliya amategeko Imana yahaye Mose, amategeko yitwa 10. Mose ayo mategeko akaba abafarisayo bari bayafite, ariko abayize teoloji babwira ko abafarisayo baje kwishyira andi mategeko agera kuri 100 yose yabarangaga yose, ariko amenshi usanga agamije kugenda abangamira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ubu bwoko bw'abafarisayo rero bubaho ari abantu bazi ko bakunda Imana, bubaha Imana bagendera ku mahame y'ibitambo, gutamba, kuko Yesu Kristo yari ataraza ngo abe igitambo gikuru kandi kizima cyasimbuye byose, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nta wundi agakiza kabonerwamo uretse Yesu Kristo. Rero noneho abantu bagiraga ibintu bigoye cyane ku buryo sibyo nagambiriye kuvugaho. Yesu aje baramubangamira, kandi mu nsengero zabo bari barahashyize intebe mu nguni. Iyo ntebe bahoraga bavuga ati mbere yuko batangira amateraniro hari abatambyi bajyaga imbere y'iyo ntebe bagasa nk'abayubarara imbere, bakavuga ngo hahirwa uje mu izina ry'Uhoraho, ngo yegura akaza turakwiteguye mucunguzi. Ariko umucunguzi amaze kuza birabacanga birabavanga, kubera ko bumva ibijyanye n'iyobokamana babisanishaga n'iby'isi. Ntibamenye ibya Yesu kubera ko yaje akavukira mu kiraro cy'inka bisushanya cyangwa bisanisha no kwicisha bugufi kugira ngo abashe kubana n'abantu yiyoroheje, atavukiye ahantu hakomeye. Bibwiraga ko azavukira mu batambyi cyangwa se mu rusengero rw'i Yerusalemu, reka tubyite gutyo. Avukira mu kiraro cy'inka, mu maganga, muzi mu kiraro kuntu haba hameze. Bituma rero bamusuzugura batemera ibye kubera ko yavukiye aho hantu. Noneho rero bituma ibyo yagiye akora byose, gukiza abarwayi, inyigisho nzima batagenda bazakira, kubohora abantu ku munsi w'isabato, ngo akije abantu, murabiza amazina bagiye bagenda bamwita. Ariko noneho na hano arangije arababwira ngo amagambo y'Imana bayahinduye ubusa. Ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa, ariko imitima yabo ikamba hehe? Ikamba kure. Reka tugaruke rero hano mu madini twicayemo, tubikure ku bafarisayo, tubizane ku bafarisayo b'uyu munsi. Kandi ikindi ndagira ngo nongere mbasobanurire neza ko inyigisho z'abafarisayo cyangwa se amahame y'abafarisayo Yesu yarinze ava mu isi adakuweho, ariko yerekana umurongo muzima. Ariko yatangiye kugenda atoranya abazamukorera, ava mu madini, idini ry'abafarisayo rimunaniye, aragenda atangira kugenda atoranya intumwa. Murabizi uburyo agenda zitoranya. Murabizi umunsi umwe ari mu rusengero yigisha, ngo arigereranije baramusura bashaka kumuhenura ku manga y'umusozi, abacama aragenda. Yesu yagiye mu ijuru yerekanye inzira nziza isobanutse y'ubutumwa bwiza n'agakiza ka Yesu, igisobanuro cyako, ariko ajya mu ijuru gahunda z'amadini zitarangiye. Mubyibuke neza ko abantu bamugambaniye n'abamureze mu nkiko ari abafarisayo. Ikindi mwibuke neza ko abamwishe, murabyibuka neza Pilato Herode arimo avuga ko amaraso ye ari inzirakarengane, ko hadashobora kwica umuntu utariho urubanza. Baravuga ati reka ati amaraso ye azatubazwaho n'abana bacu n'abahungu bacu. Abo bari abanyamadini, yagiriye neza, harimo yakirije abana, harimo abo yagaburiye, harimo abo ngabo. Kugeza na n'uyu munsi rero umwuka wa gifarisayo wicaye mu madini, kandi mvuze yose. Umwuka wa gifarisayo wicaye muri aya madini yose mubona mu Rwanda ndetse no hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye. Aya madini ya gifarisayo aricaye, aya madini ya gifarisayo arahari. Aya madini rero yisha ubutumwa bwiza kandi yisha umurongo mwiza w'agakiza k'ijambo ry'Imana. Aricyo gituma abadayimoni bamaze gufata umwanya nimero ya mbere mu nsengero, nibazi rivanira ibirenga. Niyo mpamvu imihango niba ndayita ya gipagani, imihango y'isi barayizanye bayicanga n'imihango y'Imana. Reka mbabwire, nta mugabo w'umukristo ukijijwe neza wamenye Imana ugomba gukora dote, ugomba gusezerana nako kujya gusaba yambaye imikenyero, yambaye n'inkweto za rugabire. Nongere mbisubiremo, nta muntu ukijijwe wamenye Imana neza. Muri babandi bajya gusaba mubona ko biharaje, mukabona abagabo bambaye imikenyero bakenyeye. Nta muntu ukijijwe ugendana na Yesu neza wambara imyenda ya kinyarwanda ya yindi mwita ngo ni imikenyero ngo umuntu ajye gusaba. Muzi imbaraga zibirimo n'izibikoresha, murahumye, murarindagiye, ntimuzi iyo muva. Nta muntu ukijijwe ufata igisabo ngo agikuyakuya giha agaciro kuruta Bibiliya. Ubu ibisabo mu ngo z'abantu byahawe agaciro, we ngo ntawe utera ngo igisabo, ngo aho umuntu yajisha igisabo ntahatera ibuye. Ibyo bintu biri mu muco nyarwanda. Muri uwo muco nyarwanda rero hari ibitongerano. Reka nibutsa mbwira abantu neza, uyu munsi wa none
hari ibintu byatongerewe muri iki gihugu cy'u Rwanda bitongerewe kuva ku bw'abami kugerana n'uyu munsi abantu bamwe ntibarabimenya ibyo ari byo babigenderamo barabiha agaciro ntibazi ibyo ari byo uyu munsi wa none ikintu bita ku ruhimbi rw'abadayimoni cyangwa se abantu bacuragurira cyangwa se abantu nyine bihaye bakorera ibigirwamana uzahasanga inkongoro uhasange ingabo uhasange icumu uhasange umusambi uhasange ikibindi uhasange ingoma n'ibindi n'intuza n'ibintu byitwa uduseke ntimuntere amabuye ndi mu by'umwuka ibyo ni ibintu byahawe abakurambere n'imbehe na nibagiye imbehe ni igiti babaza imbehe na twa dutebe abantu bicaraho babaza mu biti biriya bintu bwabyo si bibi ariko noneho byamurikiwe imana z'i Rwanda za zindi za Ryangombe za Nyabingi abacwezi abarangi abazimu iyo myuka mibi yose abandi bo za cyangwa babyita ngo ni ibidongo iyo myuka mibi yose bayishumuriye muri ibyo bintu rero none ibyo bintu rero wajya kubigura udakijijwe ukabuzanya ibintu byatongerewe ejo bundi nasengeye umudamu reka ndebe ko aka video nkabona ngashyireho wumva uburyo bahambiriye urubyaro rwe adashobora kubyara binyuze mu gitanda baziritse binyuze mu gisabo mu byumve neza reka tukumve gatoya ngaruke gatoya dukomeze ibindi noneho rero nagerageje kubatatanyisha imbaraga zanjye ariko barananiye ariko akangaka niko gafate ya mbere kajya kubuza umuryango singashaka urubyaro rwe nararuhambiriye namuteje ibibyimba nkasanga harimo umuriro urankwiye nkasanga harimo uburinzi namuteje kanseri mu gitsina nkasanga harimo uburinzi namuteje gusara umugabo wambaye imyenda y'imyera akamunyima namuteje kanseri yo mu mabere umugabo akamunyima nkasanga afite uburinzi afite inkota ityaye byinshi nakoze ndamutera mu ijoro mfite inzoka imurinda icunga ibyo yakoze byose y'impiri ibyo yakoze byose ikampa amakuru hari aho twamushyize munsi y'inyanja mu icupa rya fanta aho twamushyizemo twamuteretsemo hari aho twamushyize munsi y'ibuye aho twashyizemo ifoto yiwe hari aho twamumanitse mu giti cya avoka aho twaramumanitse hari aho twamushinze umuhata hejuru aho ngaho twaramuvuze ngo uko wamuhata umeze hejuru ariko umugongo uzajya uhora hari aho uyu munsi arakira inda yiwe ahora yikanga ibibyimba ahora yikanga kanseri tumuteza ibintu bimurya bikamuguguna twamuteje kumuhurwa umugabo ntabwo dushaka akarwubaka rega kiriya kigabo cyiwe ntabwo twagishaka ararwubaka mu izina rya Yesu murekure vuba ikibazo cyaramukunze ikibazo kiramukunda kandi barakundanye kandi nawe yanze kumwanga twamuteje ko yamwangaga mu imigambi mumfiteho ni iyi kubw'umurimo w'Imana umugambi mumfiteho wowe ufite misiyo yo kuzanye twaraguteze turakubura mwaraneze twaguteze agaco kabicanye turakubura mwaraneze yego twaguteze abicanyi bakwice turakubura maze misiyo ni iye ariko turagufite turaguhiga amanywa n'ijoro turaguhiga misiyo murayizi erega uri kudutwarira abantu uri kudutwarira abantu uyu twagerageje kumuhuza na Zerafati Zerafati Harimana yego maze twagerageje yabibonye kuri televiziyo tumushyiramo yuko kuwa gatatu hari kuwa gatatu anandika nimero ze muri telefone dupanga yuko azajya kumureba akamusengera akamushyiramo iyindi myuka Zerafati afite iyo myuka afite iyo myuka Zerafati karangije aka gakobwa ni akanyabwenge ndi mu kiganiro nshuti yanjye ndi mu kiganiro isi ifite ibibazo biremereye ndetse byaburi umuti n'igisubizo abantu bayituyemo bose baribaza aho bizagarukira
isi ifite ibibazo biremereye ndetse byaburi umuti n'igisubizo abantu bayituyemo bose baribaza ifite ibibazo biremereye ndetse byaburi umuti n'igisubizo nyuma bakaza kwemera ngo arahari bamwe ngo yagiye kwiga kure ngo ntahari uwo mwasabye si we bakaza n'utari we ngo nuyungo siwe bya binyoma byinshi nyine abantu bagiye babakiraho barangiza ngo reka tubaze nyirasenge niba mutanga ba nyirasenge b'abantu aba bafite mu basengere simvuze ko ba nyirasenge b'abantu bose ari babi ba nyirasenge b'abantu benshi bakorana n'imyuka mibi ndetse y'abarozi y'abapfumu batangaho abantu ibitambo bagatangaho abantu kutazabyara ibyo ni ibintu biri mu muco nyarwanda byabazimu n'abakurambere by'abadayimoni ubajije rutanga rw'amaboko n'abapfumu bose bakubwira nyirasenge icyo bishatse kuvuga niyo mpamvu ba nyirasenge we babantu mwe ni mukizwe mwegere Yesu iyo udakijijwe neza rero imyuka yatongerewe muri iki gihugu ikorera muri ba nyirasenge iraza ikagucakira ukica abantu bawe ukababuza kubyara ukababuza gushaka ba nyirasenge w'abantu nimuntera amabuye ngewe ndasenga nkirukana abadayimoni mu bantu ikindi Imana imbaraga zo gushika abadayimoni nkamenya baroza abantu nicyo babarogesheje naho babarogeye Imana yampaye izo mbaraga zo gushika abarozi zo gushika abapfumu zo gushika imbaraga mbi zose zikuzimu Imana yampaye ubwo butware yampaye izo mbaraga ibyo rero niho mbikura nkamenya ibisabo uko babikoresha inkongoro uko bazikoresha ibyansi uko bazikoresha imisambo uko bayikoresha ari ibintu byashyizwe ku ruhimbi rw'abarangi byashyizwe ku ruhimbi rw'abacwezi byashyizwe ku ruhimbi nyabingi byashyizwe ku ruhimbi rw'abadayimoni abantu rero bagahora bafite imbaraga mbi zibazengereje mu ngo zabo kubera ibyo bintu bafite mu nzu zabo noneho rero hari ukubigira ntibagire n'agakiza k'Imana ntibagire n'imbaraga zibafasha kwirukana iyo myuka mibi mwazumvise ntibagire imbaraga zibafasha kwirukana imyuka mibi noneho rero tugiye muri aya magambo tuyasobanure neza mubyumve neza mbabwire neza mbakurira inzira ku gahuru ijambo ry'Imana mutabonera iwanyu nzajya ndibaha mu izina rya Yesu niyo mpamvu tujya mu rusengero badutumiye twasengera abarwayi bagataha bakize benshi hari naho tujya bagakira bose tugatanga itangazo ngo hari umuntu utakize hari igihe Imana iduha kado abarwayi bose nkabasengera bagakira izo mpano muri iki gihugu cy'u Rwanda nta muntu n'imwe ufite izo mpano ni imbaraga z'Imana ndayishimye ariko kugira ngo Imana impe izo mpano mubanze mubyumve neza inzira binyuramo mubyumve neza inzira binyuramo ndabaha ubuhamya amashimwe y'abantu bashimye mu rusengero rwa Deperi ahantu twari twagiye kuwa kane twagiye gushima Imana bateguye igiterane cyo gushima Imana kubwo abantu Imana yakirije indwara harimo n'umubyeyi wagenderaga ku mbago yaramugaye arazijugunya amaze amezi 2 n'igice umubyeyi ameze neza akomeye kandi yarakize Imana irabikora rero impamvu rero muhorana ibyo bintu dore ibyo mwirwa mukora dore ibyo mwirwa mubamo dore inzira mwahisemo iyo nzira rero itumye mudakira indwara itumye mutabyara itumye mudashaka itumye mupfusha buri gihe itumye mukenyuka itumye kubera iyo nzira ukurikirane neza wumva amahano mukorera mu nsengero n'amahano mukorera mu ngo zanyu n'ibintu mutuyemo byatumye mufatwa amateka niyo mpamvu muza mu rusengero nasengera abarwayi bagakira ngo rizakorana n'iyihe myuka byarabananiye gukizwa bibananira kumenya Imana bituma imbaraga z'Imana zinkoreramo mutangira kuzishidikanyaho ariko Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro hari umuntu werutse kunzanira abarwayi 2 baturutse iwabo arabanzanira ngo mbasengere yarabazanye arabasengera biranga arangije arabanzanira ndabasengera barakira ariko yabazanye agira ngo agenzure impano z'Imana zindimo ariko n'uyu munsi narakabyemera ahora pinga umunsi kundi komeza upinge abakira bakira Imana ibohora abantu ndi mu muhamagaro w'Imana mwurimo neza kandi ndi ku murongo ndaje rero mbabwire ibyo mukora n'amahano mukora yatumye Imana iva muri mwebwe amahano abanyamadini bakoze n'ibyo bakinguriye byatumye Imana iva mu nsengero ubu insengero ziyobowe na Satani insengero ziyobowe n'abadayimoni murirwa mubeshya ngo muri mu nsengero zimaze iki dusoma amagambo y'Imana noneho rero amagambo y'Imana ngaya twongere tuyasubiremo tuyibukiranye neza nuko ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa ngo mukomeze imigenzo yanyu mwandyarya mwe Yesaya
yavuze ibyanyu neza ati ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabwo ikamba kure. Bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Imana itugirire neza bavandimwe rero. Noneho ikibyimbye kimeneke, ngiye kuberurira noneho sasa. Uyu munsi wa none tugwije abanyamadini birirwa bahagaze imbere ari abanyabyaha. Uyu munsi tugwije abadiyakoni birirwa mu nsengero kandi ari abanyabyaha. Uyu munsi tugwirije abakristo abaririmbyi bari mu nsengero kandi ari abanyabyaha. Kandi bose intero nimwe, tuzajya mu ijuru kureba bariyo ijuru ryahumuye we. Ahubwo sizo ndimo baracyana ziririmba. Kwibeshya kubi nukura rota watoraguye amadolari cyangwa wubatse inzu etaje bwacyo kayibura. Abarokore n'abanyamadini bari muri iki gihugu mumeze nk'umuntu uryama karota yatoraguye amadolari cyangwa karota ari kuzenguruka amabuilding yo muri Amerika, yakanguka gasanga riwe ya kwibeshya kubi ko abanyamadini nawo gushingiye. Barimo baribeshya ijuru, baribeshya ko bafite agakiza, baribeshya ko bafite Imana yavuye mu nsengero zanyu nta mana irimo. Imana yarabaretse kuko mwanze kumva no kwemera ukuri, izareka umwuka w'ubushukanyi ugendere muri mwebwe. Muhore mwibeshya ko musenga Imana, muhore mwibeshya ko mukirijwe, kandi wapi mwazovise ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabwo ikamba kure. Uyu munsi tugwije abantu birirwa baza gushima mu rusengero bavuga ngo Imana yabahaye amazu, bavuga ngo Imana yabahaye perime, abandi ngo Imana yabahaye diplome, abandi ngo Imana yabahaye akazi, n'amashimwe nk'ay'abafarisayo. Ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabwo ikamba kure. Reka mbabwire ibintu niboneye, ninshaka reka mere mu idini ryanjye navutsemo ryitwa ADPR, nibyo byiza. Ariko namwe mwese niko muteye, mwese muri kimwe. ADPR nigeze njya kuvuga ubutumwa icyangugu, nari ndi kumwe n'umupasiteri witwa Mugabo Venusti, ndi kumwe n'umuhanzi witwa Wiringiyimana Theogene, bose babireba ibyo bintu bari buhite babyibuka, n'abandi bantu benshi. Twagiye icyangugu ahantu ku kirwa tugiye kuvuga ubutumwa bwiza. Barangije batwakiriza fanta, nibwo bwa mbere twari tuzibonye zanditseho Vitaro. None izo fanta Vitaro mu Rwanda ubundi ntabwo zemewe, ntabwo zicururizwa mu Rwanda, ntabwo zinjira mu Rwanda. Iyo uyibonye aba ari forode. None abantu twagiye rero, namwe nabajye cyangugu bajya mwivuga butumwa benshi murabizi, mutwarikiye muri komanteri. Twagiye tubona bateguye ibifanta bingana na Primus biri aho ngaho. Tutarabona Vitaro ngo niki. Vitaro ni fanta zitinjira mu Rwanda. Abatipe babyuka saa 9 z'ijoro bagafata ubwato bakajya muri Kongo kuzana izo fanta bita Vitaro kugira ngo bemeze abashyitsi bavuye Kigali nitumara kunywa izo fanta kubera ko batwakiriye neza. Niba bagiye kubaka urusengero, niba bagiye gukora ikindi gikorwa, ngo tuze gushiduka tubaha amafaranga. Abantu n'abakristo ngo bateguye amateraniro, bateguye ibiterane, batumiye abavuga butumwa n'abahanzi, barangiza bakarara bagenda ijoro bakajya kuzana forode muri Kongo ngo bagiye kuzimanira abantu b'Imana. Abo ngo nabarokore bari mu rusengero mu itoro rya ADPR, bakazana Vitaro zivuye muri Kongo. Mutwandikire muri komanteri bantu mwegereye mujya kuvuga ubutumwa icyangugu za Rusizi, ni mutubwire neza abegereye ku mazi ntago bafanta za Vitaro, muzababaze ngo bazikura hehe. Umva imisengere, umva imikirizwa iri mu madini, ntago Imana yaba muri ayo madini ameze gutyo do, ndabarahiye ntago Imana yaba muri mwebwe. Niyo mpamvu mufite indwara nyinshi, abarangi barabingiranjiranye, abacwezi barabingiranye, umwuka w'Imana twikabarozi ntaga kibamo. Ejo bundi twagiye gushima Imana, twagiye mu itoro rya ADPR turasenga, twirukana amabarangi, twirukana imyuka mibi, dusengera abantu bakira indwara zigiye zitandukanye. Baramagara ati nimuze mushime, muze dufatanye gushima Imana yakijije abantu. Dore uyu munsi abantu baragaza ameze neza, bagatungurwa nibiba kubera iki? Kubera ko barinjiriwe ibyaha ntibazi ibyo ari byo. Ruto Satani yarabinjiriye. Ntago Imana iba mu madini y'abanyabyaha, ntago Imana iba mu mitima y'abanyabyaha, ndabarahiye ntago bizashoboka. Umva ikindi, merutse kumva umugabo ari kuri telefoni arahamagara, arangije abwira umuntu abwira ati harya ati niko nti cash power ntiziraboneka. Cash power rero ngo zari zarabuze. Noneho abaza muri haryo ni rege, muri rege ahamagara umuntu ushinzwe ibintu byanuze by'amakonteri y'amashanyarazi. Ngo ese ngo koko namaze kubaka ntago konteri ziraboneka, ngo ntago ziraboneka. Ngo ariko rero ngo reba ukuntu bigenza, ngo urebe nundi muntu mwaba mubyumva kimwe, ngo ndabaha akantu, ngo nyaboneka ngo nshakire, ngo niba renye ngo ndaguha amafaranga. Uwo ni umukristo w'umudiyakoni ahantu muri ADPR, naramwumvishe n'amatwi yanjye. Ariko barangiza bakaducira imanza.
muribeshya iri juru ntaryo muzajyamo, muribeshya muzahora mu bigeragezo n'intambara, muribeshya. Ndahangaha ngo mbabwire Yesu yanyeretse ibyo mu madini ndabirunguruka ndabibona. Muribeshya. Umva mbabwire undi umuntu uririmba muri korari rangurura muri ADPR, ndajya mbaha ingero. Ni umuririmbyi wa korari rangurura muri ADPR, yuriye borodire anwaye mu modoka ye, arangije baramwandikira ngwe bana ngo aya mafaranga sinatanga ngo ndaganira na bari abahungu, mutuye muri ruswa, mutuye mu byaha, Imana izabahana. Ejo bundi nagiye kugura ikibanza ahantu ngo ndebe ko nava mu bukode kuva 98 nkodesha amaze kubuhaga. Ngiye kugura ikibanza ngo menye ibitse no nshakisha uburyo nzubaka, noneho mageze nsanga abantu bose bahubatse nta numwe ufite icyangombwa yahawe n'umujyi wa Kigali ko yemerewe kubaka cyangwa se yahawe cy'akarere. Nese biti cyari ikibanza gifite metero 30 nenye kuri 29. Urumva ko cyari ikibanza kinini pe, kirimwe amazi abiri, kandi banshi banyakaga amafaranga makeya. Ngiye kukigura mbaza umuntu, mbaza n'inzego, nsanga ntago ari ahantu hemerewe kubakwa, ko ntago barahakata, nta borune zirajyamo, ntago barashira, ntago barahemeza ko akwiriye kugira imyubakire. Mbajije bamwe mu bayobozi ndetse n'abakomisiyoneri ngo yanga ubusenge urabona ngo uyu muntu atari umuyobozi bunaka, ati hano urubaka, atukavugana atopfa kuvugana gitifu umurenge, ati warangiza ukavugana ngo nushinzwe ngo imyubakire ngo nundi ngo nabadaso nyine ngo ukabahereza ngo nabamudugudu ukabahereza, aturubaka abantu. Nsenga Imana erize ndavuga nti ngewe nshaka kuzubaka inzu irimo gushima Imana, irimo kubata Imana ndagushimye wampaye inzu guhera ku cyangombwa kugera dusiza kugera ku isakaro, akaba ari inzu yavuye mu gushaka kw'Imana, ari inzu itari nk'amanyanga, ari inzu iri mu kuri, nta numwe mpaye ruswa, nta numwe mpaye igihumbi, kandi nago nzabikora mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amafaranga ndayazana, maze kuyazana mbona ashobora kuzanshiriraho. Ubu ndi nayubatsemo ka studio, ndagira ngo nge nkora indirimbo uko bingana kose nzagerageza, ndabyihorera. Ndavuga ni kuyabika sinabishobora kubera ko banyeneye kuyakoresha, ahubwo reka nyakoresha kandi ndebe ko kambyarira umusaruro, ndabyihorera. Undi bakajya bambwira mu bihe byashize nagiraga kamodoka mu myaka yashize iyo ngiye, umuntu amugata ko se kucyo ujyana n'umushoferi ahantu wowe wagerageje. Hari umuntu wambwira ati yewe ndakwereka umuntu ngo uhuze n'umuntu, noneho wowe utanga 300,000, ati nushaka kureka guhita bitanga, wowe ugende aho bakorera examen winjire mu modoka niyo watsindwa byose, ubundi barakuvivura. Polisi nguciriye amarenga aho bariba. Umuntu akangira inama ngo ariko we ngwerize ngibyo bintu horamo ngo perime ngo yikige ngo ntuzayibona ngo iragoranye ngo nyura muri izi nzira. Abo nabarokore babimbwira, n'abanyamadini babimbwira, baraho bazajya mu ijuru. Nimutegereze muzarimbuka. Uzi abantu bari gupfa amadini ari gushyingura agenda apfusha abantu bakirwa bakora imihango ngo bajyanye umuntu mu rusengero no muri kiliziya ngo bagiye kumusezeraho ngo yari umukozi w'Imana, kandi kuzima bavuga ati kaze neza kaze neza kaze neza, bagahita bohereza umwuka w'umurimo akaza mu itorero cyangwa mu idini akaza kudurumbanya no guteza ibibazo. Niyo mpamvu ubona mu madini bafashwe mateka. Iyo ngeze hano mu rusengero ariho hose ngeze baratungurwa kubera iki? Biga ibyo batigeze biga, bakumva ibyo batigeze bamenya, kandi biri muri iki gitabo bafite bagendana. Imana itugirire neza, Imana iturengere kandi dusure nshuti mukunzi. Abo nabarokore. Umva ikindi rero, kwereka ibyaha abantu babamo, barangiza bakirwa badushinja. Ejo bundi hari umuntu watangiye ngo erize ngo wowe ngo kubera ko ngo ubundi ngo igaburo ngo eruka kurya igaburo ryari ngo ubwo wowe ngo uri umupagani. Asha ngo kubera ko naheruka kurya igaburo suko muramenye irya ryo muri kiliziya babyita guhazwa, mu madini ya Gikristo ngo ni igaburo, ngo harya ngo eruka kwigaburo ryari ngo ubwo udaheruka kwigaburo rero ngo uri umupagani. Umva abafarisayo ibyo bicayemo n'ibyo batuyemo, umva ahantu badukarasa birirwa badushyira, kandi barangiza bakazana abarwayi babo tukabasengera bagakira. Nimwumve ibyo abantu birirwamo. Turabazi. Insengero rero habaje amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya coronavirus kugira ngo abantu bakora ibi nibi, abatabyujuje bagiye batanga za ruswa kugira ngo insengero zabo zifungurirwe. Ntago Imana ishobora kuba muri izo nsengero, ndababwiza ukuri. Imana nkorana nayo ndayizi kandi nganira nayo, ntago Imana ishobora kuba muri izo nsengero. Ejo bundi nasengeye abantu babatizwa mu mwuka wera,
nasengeye abantu Imana ibaha impano nasengeye umuntu hari nk'umuntu umaze waherukaga ngo guhanura ngo muri 2012 ahita hanura uwo munsi impano ibyutsa impano Imana ibyutsa impano zari zimurimo abantu barakangarana baratungurwa kubera iki inyigisho bigisha na amagambo y'abantu n'amategeko y'abantu nagare inyigisho zibanze zibahindure ijambo ry'Imana rivuga ngo mwebwe ubwanyu n'umubiri n'umwuka byose birindwe bitazabonekwa iki umugayo none ayo si amagambo y'Imana ngo bahinyuye amagambo y'Imana ngo ubwoko bunshimisha iminwa ngo ariko imitima yabo ikamba kure amasengesho mwirirwamo n'inyigisho mwirirwamo byose n'urusaku ntacyo bimariye Imana nabo bifasha nabo bihindura niyo mu mpamvu mufite abarwayi benshi murapfusha umunsi kundi mu nsengero imyuka y'urupfu yinjiye mu madini yose abantu barakenyuka bishwe n'imyuka mibi y'abarozi yinjiye mu rusengero kubera ko abantu bamaze gutakaza umuhamagaro w'Imana n'agakiza k'Imana mwarangiza mukirwa muvuga muravuga ibiki mureke tubabwire ukuri kw'ijambo ry'Imana twararihawe kandi Yesu yaduhaye impano mureke tubabwire inzira munyuramo kugira ngo mukire mureke tubabwire muyamanike nimutayamanika mukomeze muzengerezwe n'abadayimoni nuko babazengereze babagira uko babashaka ikindi haza nk'ibintu bya sound proof ndetse na parking barangije badafite parking bagiye batanga ruswa kugira ngo babafungurire insengero abatakoze sound proof nkuko sound proof irahenda ahantu ndi gukorera harimo sound proof ndetse n'ahantu ngiye gushyira studio harimo sound proof birahenda pe noneho rero reba urumva uburyo bihenda reba za matera urebe ibintu byo gufunikisha izo matera none igikuta byose ukabyuzuza je matera nakoresheje ntago namenye umubare wazo napakiye imodoka ndazana kugira ngo nkore sound proof none amadini rero murabizi ko sound proof yaje tuvuye muri guma mu rugo amafaranga yari yarabuze abadashoboye kubona amafaranga hagije yo gukora sound proof bagatangaza ruswa kugira ngo babafungurire bakomekamo utuntu dutatu tune dutanu kugira ngo babafungurire naga Imana yatura muri izo nsengero mutarihana ndababwiza ukuri naga Imana yatura muri izo nsengero zanyu nibishoboka murayamanika nimutayamanika kababayeho reka mbabaza wowe inzu tuyemo inzu ryamamo wayubatse uti mbwira ndagusobanuriye murokore pasteur musenyeri she apotere mudiyakoni runaka ndashaka kubaza inzu tuye muryamamo wubatse iyo nzu irashima Imana iyo nzu nta ruswa zayigiyeho iyo nzu wubatse wanyuze mu kuri kugira ngo yubake nta mahoro uzayibonera muzajya uhora ubura amahoro muri iyo nzu kubera iki ibirimo byose birinko sinye y'abadayimoni hari sumako ikurura abadayimoni we hari ikintu gikurura abadayimoni ese niki cyakurura abadayimoni kugira ngo binjire mu rusengero niki cyakurura abadayimoni kugira ngo binjire ku ruhimbi niki cyakurura abadayimoni kugira ngo binjire mu mitima y'abapasiteri n'ababishop n'abaprofete n'abaki bose niki cyabikuruye urwishigisha yararusoma uyu munsi ndababwira inkuru yuba bature cyangwa mwange mupfe nabi niki cyatinyutse guhamagara abazimu mu rusengero ikintu cyamagaye abazimu kigahamagara ikintu cyamagaye abazimu kigahamagara abarangi kigahamagara abacwezi kigahamagara dayimoni mu nsengero kigahamagara dayimoni ku ruhimbi kigahamagara dayimoni mu baririmbyi kigahamagara dayimoni mu badiyakoni icyo kintu ni igiki nicyo nje kubabwira rero sasa cyatumye mufatwa amateka mwasofise Imana yacu tugirire neza kandi Imana yacu turengera ubu bwoko bunshimisha iminwa barangiza bakambara imyenda yabo neza bakakubitamo costume bakagenda ndashima Imana yampaye inzu nziza yari yarambwiye ko izama inzu ni Imana yiguhaye itonde sha ntago ibintu byose abantu bafite byavuye ku Mana unagenzuye n'imikorere yawe nawe wagiye ukura amafaranga kugira ngo wubake ni mu binyoma abantu barirwa barenga ibinyoma batambuka ibinyoma babiraramo bakabibyukiramo bakabizindukiramo bakabigenderamo bakabyambira rero costume bakabigiraho mu rusengero bakabyigishiriza ijambo ry'Imana yewe ntago Imana iri muri mwe mwitonde cyane ubu hari abantu ngiye kujya naturaho amagambo hari abantu bajya baza ngo kumugura ngo wowe nsenga Imana Elise ngo twabanye ukunda kwibasira amadini ngo ndashaka kujya mbatura amagambo Imana ikabankubitira inkoni Imana indimo ikabankubitira inkoni yamara kubankubitira inkoni mukumva neza hari umugabo mu gacinjiro witwa Kari nijabo yashatse kunsuzugura aramfatanigisha parey ndavuga ni Imana muhagakiza n'ibutaka muhaye napfe yarampamagaye nsaba imbabazi nyuma y'iminsi birarapfa reka mbabwire Imana iri muri gewe rero ntikinishwa Imana iri muri gewe ntikinishwa uritondera kujya ushaka noneho reka mbabwire ubu hari umuntu mfite
iyo ngiye kuvuga ubutumwa ahantu aragenda nguriya muntu akagenda akavuga ibintu ngo kugira ngo batantumira uribeshya nahamagawe n'Imana ntiwamamagaye kandi ngewe nta muntu nyiyoberanyaho rimwe kabiri gatatu tugendana iminsi 2 nkamenya uriwe mwumve neza mbanye n'Imana yanjye isumba byose Imana yaremye ijuru n'isi Imana izatanga ubugingo Imana ndi kumwe nayo ntawe nyiyoberanyaho kabiri gatatu rero iyo nicaco cyese nkubwire ujye utekereza ko wumve ko wanyemeje rero iyo tugendana sinkubwire ugire ngo waranyemeje rero hari abantu twagiye dusengana nkabajyana bitwaje kugira ngo tujye mu murimo w'Imana Imana ikabamishuriraho ibintu hashira iminsi nkabona niyo mpamvu umuntu nkunda kugenda genyine ngasengera abarwayi genyine nta muntu tujyana nahamagawe genyine Imana yampaye impano genyine keretse umuntu uzakizwa neza ngasaba Imana ikamuha iyo mpano tukajya tugendana nayo byo kuza ntazi yo hamagariwe n'ibyo urimo ndakwihanije narabyihoreye oya nta mbaraga nyeneye zanyu imbaraga z'Imana zirahagije abantu bariyemera turasengera abantu Imana ikabakiza indwara abantu bakagenda babyiyemerana ngo twasengera abantu bakira indwara wowe nande ufite uwo muhamagaro wowe warawuhamagariwe wowe nasengera umuntu akaza agafata mugatuza no mu bitugu ngo twasengeye umuntu akira indwara banza ukira ibyaha ufite ubanza ukira kagugarije nta soni nkajyana n'umuntu tukajya kuvuga ubutumwa tukajya gusenga yataha yarambika ibiganza ku badayimoni ku bantu barwaye abadayimoni yagera mu rugo agasanga abana n'umugore barwaye buri kanya kamamagara ngo umugore wanjye n'abana banjye bararwaye uri mu muhamagaro utari uwawe urarwanya dayimoni utaragira imbaraga zimurwanya wowe twajya ahantu akamamagara ngo nsanze umugore wanjye yarembye ngiye kwa muganga hanyuma uriba Imana yaraguhaye impano zo gusengera abarwayi urarwaza ukajya gukiza abandi wowe ntukiza abawe cyewe Imana yanjye nkorera mbana nayo niba nsengera abantu bagakira indwara nanjye ngomba gusengera umuryango wanjye ugakira indwara ubwo se nabankorera Imana nyabaki hari nabandi bajya bambwira ngo reka umukozi w'Imana ngo urumva ngo nge nsengera abandi bagakira ngo ariko nyine ngo nta muganga wivura nta soni Imana iguha impano zo kujya gukiza abandi wikakwima izo gusengera abantu mu rugo rwawe izo mpano mufite ni bwoko ki urarambika abantu ibiganza ngo ugiye kubasengera ngo bakire indwara nawe wowe zarakuzengereje oya mwahamagawe nabi urajya kwirukana dayimoni mu bantu nawe wawe ihari data we ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabwo ikamba hehe ikamba kure abantu bari mu mihango y'idini iki kiganiro muzagifate mu cyohereze abantu birusize muzacyohereza abantu muzi babarokore birusize cyangwa babayobozi abegereye amazi leta iravuga ati forode nimbi bakayakuzana forode za Fanta Vitaro zo kwakira ngo abashyitsi bagiye kuvuga y'ubutumwa ngo abona abakirisitu bajya mu ijuru ndabazi Yesu yarabanyeretse ariko none uretse no kubanyereka imivugire n'imikorere yanyu Yesu yarayinyeretse imodoka utwara perime wayikuye he iranditse muri leta ejo bundi nahoze numva polisi ivuga ngo igiye guhagurukira abantu batunze perime z'injurano perime zagiye mubaze wowe wamurokore unkurikiranye perime wicaranye utwaza iyo modoka wayikuye ku Mana erega mvuze ngo perime umuntu yayikuye ku Mana naga Imana ifata perime ngo imanure hasi ahubwo uyikorera mu nzira zemewe niba ari ukujya kwiyandikisha ukiga amategeko y'imihanda ukagenda ukiga imodoka ku rwego rwo hejuru ukajya muri exam ugakora mwarangiza ngo ndashima Imana yampaye imodoka Imana yaguhaye imodoka irangije kuburira perime ujya kuyigura ujya gutanga amafaranga y'ubujura kugira ngo baguhe perime warangizwa shima Imana ngo yaguhaye imodoka mwaragoswe mufite ibibazo ntago muteze gutabarwa n'Imana mutuye mu kinyoma muzajya mupfa murimbutse niko ADPR we abantu musengera muri ADPR imbabazi ko nasengeye muri ADPR imyaka myinshi twibukiranya abantu twagiye dusengana mu bibare twibukiranya abantu twagiye dusengana za rubonobono n'ahandi hose na za hafi mu bantu twagiye dusengana mu myaka nka 20 ishize 15 ishize mu nyandikire muri commentaire mu mbwire niryara abantu bajyaga bafata perime bakazica kubera ko bazifite ari indyogo mu sengero nta mwabibonye wanyu akagakiza mufite nigakiza bwoko ki agakiza gatunga ibintu binyuranyije oya Yesu yaravuze ngo ibya Kayizari ni ibya Kayizari ni iby'Imana mu bihimana ni muramenya gutandukanya iby'Imana n'ibya Kayizari warangiza ngo urashima Imana yaguhaye imodoka mashimwe yanyu ngo ubwoko bunshimisha iminwa ariko imitima iri kure Bibiliya we ndagukunda uvuga imbwa mu bibwana byazo Bibiliya we ndagukunda umvugira imbwa n'ibibwana byazo ibyo abantu birirwa bibeshya ijuru bakureho
ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo ikamba kure. Amashimwe muhorana mu rusengero ni bwoko ki? Ni bwoko ki? Ni bwoko ki? Ko nigisha ndakaye erega n'abantu nabonye birwa baza kumugura ngo cyukabanye umujinya n'uburakari. Ntago Mose yahamagawe nka Yosuwa sha. Mwitonde cyane. Ntago Mose yakoze nkuko Yosuwa yakoze. Mujye musoma Bibiliya. Nehemiya no umukozi w'Imana. Uzabaza ibyo yakoreye abitwaga ngo bayoboye iyobokamana ibya Nehemiya. Umve kuntu yakubise abagabo ibipfunsa abandi akabapfura ubwanwa. Arangije arabafata bajyana ku ikosi y'igisirikari. Abadiha bakubita. Mwe muramugura mwe ngo nigisha mfite uburakari. Keretse uwami inkoni nk'abadiha ahubwo. Keretse uwami inkoni ngakubita ibi pasteri byangishije abantu Imana. Ngakora nkuko Nehemiya yakoze. Uyu murimo w'Imana mwego mujandagiramo. Uyu Yesu turamuzi. Uyu Yesu dukorana nawe. Uyu Yesu turagendana. We, nta soni. Abantu munyura kwica no muje guhugura mwitonde cyane murahugura ndebwibwi. Umwuka w'Imana aracyari muri nsenga Imana yizeye. Iyi Imana yampaye Imana ndacyayumvira. Niyo mpamvu nsengera abarwayi 100 bagakira nta numwe natsi giceri ki. Ariko mwe mwararikoroje no ufite ibyo bikwangari. Nta soni murahugura ndemwibwi. Ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabwo ikamba hehe ikamba kuri. Jya mu byubamo byose ibyangombwa utunze byose ubusome. Urumva ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 91 ku murongo uhereye ku murongo wa mbere tugeze ku wa 5 haravuga ngo uba mu rwisho rw'isumba byose azama mu gicucu cyishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye ni igihome kinkingira Imana yanjye niringira kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugigirimbura. Azakubundikisha moya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we n'ingabo n'icyuma umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cyane ijoro ntikizagutinyisha cyangwa umwambi ugenda ku manywa. Igiteye ubwoba cyose cyane ijoro ntago kizagutinyisha cyangwa umwambi ugenda ku manywa. Imana yacu tugirire neza bavandimwe bakundwa. Uba mu rwisho rw'isumba byose ndababwiza ukuri hari indwara umukristo adakwiriye kurwara. Ejo bundi twasengeye abantu buzura umwuka wera mu rusengero. Harimo umudamu wari urwaye cyane bari babiri. Hari nk'umudamu wari urwaye cyane yewe harimo n'uwari waje kuhasengera ari umushyitsi adasanzwe wa wundi usengera muri iryo dini. Imana igaba uko ishaka nawe mu umwuka wera. Umwuka wera aramurondora imushyira ku murongo. Noneho uwo mugore yuzuye umwuka wera ahabwa impano y'umwuka wera. Umwuka wera amaze kugaruka mu mubiri avuye mu mwuka wera yahise akira indwara zose yararwaye yatanze ubuhamya. Muzamubona mu buhamya ndi butegure nzashiraho wenda nko ku cyumweru simbizi cyangwa se ndi bubashirireho. Mwazovise mwumva ubuhamya bw'abantu Imana yagiriye neza yakirije. Erega nimubona tubasengera bakira naga ukwihandishaho. Ibi Yesu yarabivuze. Itorero ntirirava mu isi. Impano zose Imana yatanze Imana iracyazi ifitiye umuntu wese ushaka kuyegerana umutima ukunze akavangura ibyo atunze by'abadayimoni n'iby'Imana. Mwige gutandukanya iby'abadayimoni mu byegezeyo mufate iby'Imana mu bishyira imbere. Nimushyira iby'Imana imbere rero Imana izaza yirukana indwara zibarimo. Imana izaza yirukana indwara zibagendagendamo. Niko mwabarokore mwe mwagiye mu ntege nkeya. Abadayimoni babaturamo batengo muri abarokore. Nago umuntu ukirijwe abadayimoni bamuturamo iyi ndahiro nayirahira kugeza igihe urandasira mpaka mpfuye. Sinava kwizima. Nta muntu ukijijwe uturwamo n'abadayimoni we. Ntibikunda. Ubusebandoga bikeya. Ejo bundi kuwa 4 nyaragiye muri rusengero rwa ADPR. Hari umuntu wazanye ibipfunyika by'ibirozi. Harimo ihembe ribaje, harimo nzabibereka muri ibyo bintu. Hari nk'ibihembe bibaje, harimo ibintu byanditseho ngo niba ari igicaniro kibiki muzabibona nzabibashiriraho muri ubwo buhamya bwahabaye. Ndabifata mbanza mbishyira mu kiganza cyanjye kugira ngo nereke abo bantu ko ufite Yesu nta kibazo. Ndasenga nirukana abazimu n'abadayimoni ndatwika ndangije ndabirasa ndabitwika none ndabitwika ko bitangarutse. Ikindi muri urwo rusengero rwa ADPR hari narindi umusazi yinjiye mu rusengero akubita abantu n'abadiyakona arakubita. Ninjiye mu rusengero nsanga umusazi yarihanishije mu rusengero. Niko umusazi yinjira mu rusengero agakubita abantu bari gusenga Imana mwebwe.
ndangije ndagenda murambikaho ikiganza mu izina rya Yesu. Ako kanya yahise ya mahane no gukubita ingumi n'ibiki byose byahise bituza. Mu nyandikira abantu twari turi kumwe, yigeze ankoraho, yigeze ankozaho n'umutwe y'intoki, yahise atuza. Iyo mana musenga dayimoni kabinjira nikabadiha n'Imana nyabaki. Ni Imana mufite mu nsengero n'Imana nyabaki. Dayimoni kakujwi buri yarabarwanyije abarwanyira cyakoze navuyeyo ibyo Imana yankoresheje ndambitseho ikiganza dayimoni umusaza gahita pya bahise babyizeramo banza ino mpamvu Imana yabaje kubaha imbaraga. Siga mbabwiye ngo nimutinyuke mwegere Yesu mukizwe neza, Imana imbaraga irazitanga. Turi kumwe n'abantu batandukanye barabibonye mu nyandikire muri commentaire abo twajyanye mbese. Iyo Mana ni bwoko ki umva ijambo ry'Imana bavuga ngo ntago umucyo n'umwijima bibana ntibikunda. Nta nari nk'umucyo n'umwijima bizabana, ntago bizakunda. Iyo umucyo uje umwijima urahunga, iyo umucyo uzimye umwijima uraza. Nuko bimeze. Ubu hano ndi gukorera ni mu nzu harafunze hose n'amadirishya arafunze hose kugira ngo amajwi adasohoka. Ni sound proof, ni muri studio nkoreramo ibiganiro. Ariko kugira ngo mbe ndi gusa gutya nacanya amatara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hano hari nk'amatara 18 yo kugira ngo yirukane umwijima mwe mundeba neza cyane. Kandi amatara manini afite wate nyinshi. Iri fite wate nkeya zifite 25, ayandi ni wate 50, ni wate 40 kugira ngo umwijima uhunge kamera imbone neza namwe mumbone neza. Yesu yo yinjiye mu mutima w'umuntu rero uko nashyize amatara 18 hano, aya matara akaba afite wate zigiye zitandukanye. Ifite wate nke ikaba ifite wate 28, izindi nugwera kuri wate 40 kuri wate 50. Nashyize nk'amatara menshi kugira ngo umwijima uhunge rero. Yesu yo yinjiye mu mutima w'umunyabyaha agakuramo ibyaha akamuconga neza, umwijima urahunga, umucyo ukaza. Iyo umwijima uhunze rero uhungana n'abakuroze, uhungana na mibi yari kurimo, ihungana n'abadayimoni. Muzareba agatabo kitwa umutima w'umuntu, muzabona umucyo umanutse mu ishusho y'inuma, mubona inyamaswa zose zisohotse ziva muri wa mutima. Inyamaswa zigereranywa n'abadayimoni ndetse n'ibyaha. Yesu mufite ni bwoko ki? Yesu musenga ni bwoko ki mu nsengero zanyu? Yesu musenga ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabwo ikamba kure. Imana itugirire neza, idusuri dusange. Erega gakiza k'Imana kubakiye ku bintu byinshi. Kuvuga ngo sinasambana, kuvuga ngo ntago wakwiba, kuvuga ngo ntago waroga, kuvuga ngo ntago wasambana. Iyo ni discipline ntago agakiza. Dufite abantu benshi badashobora gusambana kandi batazi Yesu. Dufite abantu benshi badashobora kunywa inzoga kandi batazi Yesu. Akavuga ati giye nkurikije uko inzoga zigira abantu, ntago nzanywa inzoga. Nsenga Imana irize kuva navuka sindasoma ku nzoga. Ntago imyaka y'ubuzima bwose nabaye mu kirokore mpaka sinabuzaho neshuka kuki nigeze nywa inzoga. Naravuze ni nkurikije ibyo mbonye inzoga zikorera abantu, ntago nzanywa inzoga. Nsenga Imana irize. Tandukanye ibintu rero widutondorera ngo njye ngo sinsambana, ngo siniba, ngo sindoga, ngo ntago ngo ndwana, ngo ubwo sinyijijwe. Agakiza k'Imana kari mu nzira nyinshi we, ntago ibyo bihagije kugira ngo ukizwe. Nzabigisha intambwe 3 umukristo akwiriye gutera kugira ngo agirane akorana n'Imana. Nzabigisha intambwe 3 umukristo atera. Iya mbere ni intambwe yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ukihana ibyaha ugatangira kwatura ibyaha ubivamo, kandi ukabivamo bivuye mudasubira inyuma. Iyo umaze gutera iyo ntambwe rero tuzareba hakurikiraho iyihe ntambwe yindi ya kabiri. Nituva kuri iyo ntambwe tuziga ngo ni intambwe ya 3 umuntu atera kugira ngo agirane akorana n'Imana sawa sawa. Usigara ukorana n'Imana sawa sawa. Muri iryo teraniro narindimo ubushize meruka yo nabonye umusaza wafashijwe n'ijambo ry'Imana ryamuryoheye. Ndamubwira ni muzengo ino hano, ngwino ngurambikaho ikiganza ngusengera Imana iguha impano zo kwirukana abadayimoni mu bantu. Mpita mfata umurwayi wari urukurira muri iryo teraniro, ndamubwira ni murambikaho ikiganza. Amurambikaho ikiganza arakira. Ejo narabajije muzabibona muri ibyo bintu twafashe, muzabibona. Namwaje nyuma yuko mvuye hano umuhamagaro warakomeje ntiwarakomeje. N'abantu bakize uyu musaza basengeye muzamure, barazamura baraza imbere barashima, muzababona nabo barashimye. Mwazumvise neza ibintu bigira inzira rero. So kuvuga ngo navuretse ibi byaha ngo bimbiretse ngo hari amabanga menshi y'agakiza.
hari amabanga menshi iyo umaze kuva mu byaha wumva wamaze kubinesha kandi njya mbabwira ngo ikimenyetso cy'uko wakijijwe neza ni amahoro Yesu aguha ugasigara wumva ibyaha bikunukira ugasigara wumva ibyaha bitakikuryoheye ugasigara wumva ibirenge byawe bitakirukanyira mu byaha ugasigara ubona amaso yawe ntajarajaza mu mabere n'imitima ndetse n'ibibero by'abagore ugasanga warahamye wakomeye ku Mana aho nibwo umenya ko wakijijwe iyo umaze gukizwa rero tuziga amayesikariye abiri yandasigaye umuntu atera kugira ngo agere ahantu akorana n'Imana icyo abwiye Imana ikavuga ati mwana wanjye kubw'icyo ndagikose sinasengeye umusaza Imana ikamusiramo impano naramusengeye Imana imusigamo impano muzabibona muri ADPR kagese muzabibona nzabishiraho mu birebe namurambitseho ikiganza ndebye kuntu yakiriye ubutumwa bwiza ndebye kuntu turi mu materaniro yishimye kurusha abandi ningwe no gusengere ngusabira Imana iguha impano Imana iraziba ejo sinasengeye abantu bakuzura umwuka wera se hari esikariye ugeramo eshatu wamara kugera kuri esikariye eshatu ugasigara ukorana n'Imana ibyo utegetse bikaba ibyo usabye bigakunda ibyo wanze bikangika nibyo urakijijwe urirwa utanga za ruswa rega n'abajya bazana umurongo uvuga ngo abo guhina mu bahinire ukizwa mpaka mbinguni tugiye kugera ku musozo w'ikiganiro cyacu nashaka kwabira ngo mutandukane n'imbaraga mbi muri Hoseya ibice byaho 7 umurongo wa 8 tuhasanga amagambo avuga ngo Efurayimu yivanze n'andi moko Efurayimu ni nk'umutsima udahinduye ugashyira uruhande rumwe abanyamahanga bamumazemo imbaraga ze kandi ntabizi ndetse yameze nk'imvi z'urutarutaru ntiyabimenya bapandimwe barokorere mwamaze gufatwa amateka iyi ADPR mubona iyi ADPR Pentecote suku yabayeho suku byagendaga iyi ADPR yaje kwinjirirwa gute kugerwa abantu batinyuka gukorera ibyaha ku ruhimbi kugerwa abantu batinyuka gukorera ibyaha mu rusengero barangiza bakirwa banga bazajya mu ijuru kureba bariyo nta ADPR inzara uko yari imeze murasubira ku isoko nimudasubirayo kababayeho nta soni aya madini imidini misengere y'amadini bwoko ki ibi bintu ni ibiki mwari vanza amahanga yarabakuruye abantu neza byararangiye hagakiza ni mukizi cyari cyo Imana tugire neza nshuti mukundwa mukunzi icyo nshaka kubwira ngana kingana ku musozo tandukana n'inzira mbi zose utekereza unyuramo tandukana n'ibintu byose bidafite umumaro iga Yesu wanyawe soma Bibiliya soma Bibiliya yigushyire ku murongo soma Bibiliya yigushyire ku rufatiro naho iby'abanyamadini bagusomera bahagaze imbere yawe nabo ntacyo bibamariye fata Bibiliya uyisome wumve neza ikikubwira ureke ibintu byo kwirukujandagira mu bintu bidafite umumaro abantu baje gutobanga batoba ijambo ry'Imana oya hari abantu Imana yasigaje bagomba guhagararira ukuri kw'iri jambo ry'Imana bashaka bakaripfira n'ubundi bari gupfa mu Buhinde bari gupfa ejo bundi umuntu yanyohereje video mu Buhinde bari kubaga abantu bakabarya bagashyira umutwe hariya bagashyira amaguru hariya bagabaga bagakuramo amara bakabateka bakabarya abo n'abakristo bari kwicirwa mu Buhinde hari n'abandi nabonye babasirika babafata bacukuye icyobo kinini bagiye bashyira nk'amapine y'imodoka bagafata umurokore bakamushyira hejuru y'icyobo bakamukubita isasa akagwa hasi kandi akagwa adasambye sha kubera ko yemeye guhamya Yesu akamuha gutinyu ukumva ngo urukwica abantu b'Imana rero ngo bafite ubwoba umuntu w'Imana ntabwo bafite bamara imirambi maze kuba myinshi bamenamo essence n'amapine baratwika ntacyo nimushake mutwice mudutwike twigire mu ijuru ariko hari abantu erega abadusomaho abadusomaho ubutumwa bwiza uhereye kuri Yesu yarishwe arazuka kubera ko ari Imana mu mfura mu bazutse nawe wazutse umva mbabwire mw'abantu b'Imana mwe intumwa zose mwagiye mubona musoma hano zishwe rubiziruzira ubutumwa bwiza winkanga rero ngo mbuze kuvuga ubutumwa bwiza kubera ko ibyo mbabwira ngo mwumva byabateye ubwoba byaguteye ubwoba kubera kutahamagawe ngewe narahamagawe kandi mpamagarwa Yesu ambwira ngo singutumye kuba mu madini haguruka ugende ubwira abantu banjye bahinduke mwiza kuntera ubwoba Yesu ari kumwe nanjye mumfitiye muwezi ruti izo ariko mw'abantu ngewe narasaze ngewe ku buryo umuntu haguruka akambwira ngo mukozi b'Imana gabanya ibintu wigisha ibyo uvuga bazakwica ndi umusazi ku buryo nazi kureba ubuzima bwanjye ni mu bureke buri mu biganza by'Imana ntago bazanyica kandi nibanyica nzataha ijuru intumwa zarishwe nazo zishira ubutumwa bwiza nditeguye narayamanitse imbere y'Imana n'imbere yanyu namubishaka agatuza ngaka muzakarase mukubite ariko ubutumwa bwiza butambuke nta kintu kizanyitambika imbere kimagarika kuvuga ubutumwa bwiza mu minsi mikeya ndaje mbaho ubuhamya bwanjye ubundi ntago munzi nsenga Imana irize ntago munzi
ndashaka kubategurira ubuhamya bw'amavu n'amavuko ya Nsengimana Elize n'amavuko ye. Na mama wanjye agiye kuza kuri izi mikoro hano. Mama wanjye agiye kuza. Najyaga mbabwira mutaramenya iriva n'irirenga. Mama nawe araza abaho ubuhamya mu byumvi. Dufite ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu. Mama araje hano kuri izi mikoro. Ibyo tubabwira mu byumvi. Nsengimana Elize ngiye kuzabaho ubuhamya neza mbaviri muzi n'umuzingo w'ubuzima bwa Nsengimana Elize muri Riyobokamana. Ubundi abarindagira mureke kundindagiraho. Imana yarampamagaye mureke ibyo ngibyo. Ndaje mbaho ubuhamya bwanjye ni mu nzi neza. Nzabubategurira mu minsi mike. Ndaje nsenga Imana mu burenganzira bwo kububaha. Imana itugirire neza. Mutandukane n'ibyaha byose. Mutandukane n'ikintu cyose kibi. Ejo hari umudamu wamamagaye ambwira ukuntu abana be b'abakobwa ubukwe bwabo bupfa ku munota wa nyuma. Nawe ambwira ukuntu ubukwe bwe bwapfuye ku munota wa nyuma. Ibyo bintu kabibamo ari imyuka mbi yo mu miryango yanyu. Nuzi imbaraga zikujyana mu nzira nziza zakwereza guhuza na Yesu. Reka mbabwire bashiki banjye, mbabwire bavandimwe mwese murwaye indwara zigiye zitandukanye. Mwese mufite ibigeragezo bitandukanye. Nimwinjire muri Yesu mushake Yesu wa nyawe. Mbere yo gukundana n'umusore banza ukunde Yesu aguhitiremo umusore muzima. Umusore muzima muzabana neza. Mbere yo gukunda umukobwa banza ub'inshuti na Yesu ugendane nawe. Numara kugendana na Yesu aguhitiremo umukobwa muzima. Mwigendera ku maranga mutima yanyu. Niba ushaka akazi wibwira Imana ati Mana dore polisi iri gutanga akazi cyangwa se Minadefi iri gutanga akazi. Oya saba Imana akazi wiyitungira gatoki kuko ushobora guhitamo ibitakumara ipfa. Hitamo neza uhitemo Yesu uyu muragize urugendo rwawe rwose. Uragize urugendo rwawe rwose Yesu. Jambo ry'Imana rivuga ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Ariko ukunda Imana mu byitiki. Hari abantu ujya mbona mu rusengero ukabona ngo basenderejwe, abandi ukabona ngo banezerewe, abandi ukabona ngo bari kurira. Mujye mutandukanya fanatizme nk'abafana ba Rayon Sport. Kuba wafashijwe n'indirimbo ntago bikugira umuntu w'umukirisitu. Mwazumvise neza. Abantu rero bibesha abantu ko umuntu azinduka mu rusengero, ko umuntu atanga amaturo, ko umuntu yitanga mu rusengero ukibeshya ko wowe ubwawe ukijijwe neza. Ntago ariho tupimira agakiza kawe. Imirimo kuri tere naho dutuye naho utuye turakumenya uburiwe. Ejo bundi nabwiye abantu mu rusengero ndababwira ni kugira ngo umenye ko ukijijwe uzajye mu rugo rwawe urebe ukuntu bagufata. Ubu umugore n'umugabo bashobora gufatana mu maboko gutya bagasengana bahoberanye muri bangahe. Ni koco mu mirimo muri ntangarugero. Uza abantu rwo bakavura mu mirimo. Abirwa bibi banyereza imisoro bibi imisoro barangiye tuzajya mu ijuru kureba bari byanyu. Icyakoze munasengera leta nayo igabanya imisoro kuko nayo iyi misoro yatumye babanyantege nkeya babyungukiramo nabo bakajya banyereza imisoro. Ariko nago bizabajyana mu ijuru munyereza imisoro tu byanga bikunda. Musengera leta nange ndi kuyisengera kugira ngo igabanye imisoro kuko nayo irahanitse koko nange narabibonye kwihanitse. Ejo bundi nagiye kugura ipantaro banci 6,000 ngo bya TVA yo ku ruhande. Ni menshi urabyumva ku ipantaro imwe. Nayo muyisengera igabanye imisoro. Ariko bayizamura. Ibyo nago bizatuma mujya mu ijuru kubera ko mwanyereje imisoro. Yitange unguke dukeyo ukiranuke cyangwa usaba Imana ubundi buzima bundi. Murabyumva? Jewe nagiye ejo bundi nagiye muri Rwanda Revenue. Ndayibwira ni Rwanda Revenue ni mumfashe mu imisoro nshobora gusora. Mwinshyira muri BM ko ngewe ntayishoboye. Sindi umucuruzi wa buri munsi. Barangira ati uzatunge BM. Ndababaza ni none ko nshaka kujya mu ijuru. Kugira ngo magarike business mfite sinshaka kurya umusoro wanyu, sinshaka kunyereza ndakora iki? Tanga imisoro yose irimo. Ubundi kwishyura imisoro yose irimo. Nishyure imisoro y'abandi ntange registre mbe nyitanze mbanze nsenga Imana ntekereze ngo Mana ndakora iki kitaneranya na leta kuko akazi kanje nkora akazi nkabona amafaranga nka rimwe mu kwezi cyarimwe ayo mafaranga kugira ngo uzayabarire utegetswe kuyabarira byanze rero mbivuyemo kugira ngo nazarimbuka nziza imisoro. Erega ni Yerusalemu Yesu igihe yajyaga mu isoko rye Yerusalemu akamenagura ibintu agasohora ibintu by'abacuruzi. N'abantu bakwepaga imisoro bakabesha bakikorera ibintu bakavuga ngo banyura kubasoresha ngo tugiye Yerusalemu ngo tujyanye ngo amaturo mu rusengero kubera ko icyo gituro ryagwaga agaciro cyane bakabareka. Yesu arahageze asanga inzu y'Imana bayihinduye isenga y'abambuzi barakwepa imisoro bakajya gucururiza mu rusengero kubera ko mu rusengero icyo gihe ibintu bajyanyo byarubahwaga. Uyu munsi barokore muri kumunzane we muri kumunzane mwabarokore mwe murimo murapimwa ibyo ufite byo uri murapimwa uragenzurwa. Ariko biraho ngaho Satani arimo arica abantu abarimbuye. Ariko ijambo ry'Imana tugiye gusorezaho kandi rebe turisoreze hudi. Ijambo ry'Imana
Shedi jambo ry'Imana reka nze ndebe. Ezekiyeli 33 ku murongo wawo wa 10 tumanuka dusoma twumva icyo atubwira. Nuko rero mwana w'umuntu ubwira umuryango wa Isirayeli uti uku niko mvuga ngo ibicumuro byacu n'ibyaha byacu nitwe biriho kandi bitwica nabi, none se twabasha dute kubaho? Umurongo wa 11 ubabwira uti umwami w'Iteka aravuga ati ndirahiye sinezezwa no gupfa k'umunyabyaha, ahubwo nezezwa nuko umunyabyaha ahindukira akava mu nzira ye maze akabaho. Nimuhindukire mugaruke muve mu nzira zanyu mbi, kuki mwarinda gupfa mwab'inzu ya Isirayeli mwe? Mwabyumvise? Ntago Imana yishimira ko mupfira mu byaha, ntago Imana yishimira ko oya irabahenda. Imana irabahenda ati mwipfira mu byaha kuki mwarinda gupfa. Bibiliya iratubwiye ngo ibyaha byacu ibicumuro byacu nitwe biriho kandi bitwica nabi, ni mwiyarure mudapfa. Imana itugire neza kandi Imana iturengere mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Tugeze ku musozo, reka dusenga Imana kugira Imana itugire neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mana turagushimye kubw'amagambo yawe, turagushimye twahuguraga abantu bave mu byo barimo, bave mu bidafite umumaro, dore bubasiwe n'indwara, bubasiwe n'ibigeragezo. Ibyo bigeragezo jambo ryawe ryatubwiye muri Zaburi ya 91 ngo uba mu rwisho rw'isumba byose azama mu gicucu cyishobora byose. Ryatubwiye uburyo uzabumbatira uwo muntu, ukamubumbatira mu moya yawe, ukamurinda ibiteye ubwoba byose by'ijuru. Iryo ni ijambo ryawe ryabitubwiye. Abantu ntago bazi inzira banyura kugira ngo bagusange. Ereka abantu inzira y'agakiza, ereka abantu inzira yo kubohoka, ereka abantu uburyo bakwiriye kwegera mu izina rya Yesu. Iyi mitima yifate. Abantu baragoryamye bajya mu byaha, bamwe babaye abafarisayo ngo ubwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo ikamba kure. Mana fasha aba bantu, ubagire neza, ubasure, ubasange Yesu we, ubasange ubereke bakiranuke, ibyo bacumuyemo byose bakiranuke, ubereke inzira yo kugorora inzira bagoretse mu izina rya Yesu Kristo. Ubashoboze umwuka w'Imana bagendagendemo. Kunesha ibyaha no gukira ibyaha nibyo birabereka inzira nziza banyura. Gukizwa ibyaha nibyo birabakiza izo ndwara zababayeho karande. Gukizwa ibyaha nibyo biratuma babohoka. Iyi myuka y'abarozi niyo bapfumika bavaho. Urakoze kubana natwe, urakoze kutugirira neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana muri bamugisha kandi bagira neza barengere. Ndagushimiye wakoze subscribe, ndagushimiye ugeze ku musozo w'ikiganiro. Imana ikomeze kubagira neza, ikomeze kubarengera muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Na nsenga Imana rize dusubire mu mbagezaho ubuhamya n'amashimwe, inyigisho nziza twigishije hariya mu rusengero twari turi n'abantu bashimye Imana bakize mu mezi abirashize. Muzabikurikirana ku cyumweru bizaba byamaze kugeraho. Imana muri bamugisha kandi bagire neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Abadukurikiranye live turabashimiye, ariko nyuma ya live tubishyira no mu buryo bwa busanzwe kugira umuntu wese abashe kubikurikirana. Mwakoze kubana natwe.